Eyo as you know this is Stream Bwiza Dario entertainer nkuko bisanzwe murabizi nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro Imana. Iki ni ikiganiro Class Vibes, ikiganiro kibagera buri wa gatanu guhera saa 10 kugera saa 12. Murabizi mama afite trend nyinshi, mbafite update nyinshi zigiye zitandukanye. Mbabwiye ko none ko buri munsi konje abarudushya gusa. Murabizi ko nababwiye ko none ye kuzanjya na street nkagenda ndeba ese bimeze bite hanze ya studio. Nago nzajya nzana abatumirwa ba hano muri studio gusa, ahubwo hanze tukagira abo tuzana bo hanze ya studio tukarese bimeze bite. Ndetse kandi mwibuke ko iki cyane mandi kubareza zigiye zitandukanye, zaba izo muri social media, iziri kuri social media, ziri trend kuri social media zigiye zitandukanye, showbiz, ndetse kandi tugasesengura inkuru zimwe na zimwe, tugasesengura tukareba ku ndirimbo zagiye zisohoka muri iki cyumweru, tukareba se bimeze bite cyangwa se meze. Kandi mbere na mbere murabizi nago twakirwa tujya mu byinshi tutabanje kubanza tukazamura imbo kamwe kadushyira muri mu kanya update zigiye zitandukanye. Kansaye ku buhanga bw'ibyuma badushyemo indirimbo iri half then mukanya mitengaruka dutangirana n'icyo bita premiering time, aho ngiye nambabwira ku nimbo zagiye zisohoka, ndetse kandi bafasha ku updating, ndetse nkabafasha kuba updated, kuko nago waba ukurikirana ikiganiro Class Vibes utari class mu mutwe, kandi nago waba uri class mu mutwe utagendana n'ibigezweho. Niyo mpamvu rero sabye ku buhanga bw'ibyuma badushyemo indirimbo then mukanya mitengaruka dukomezanya na update zigiye zitandukanye. Uwo yari Davis yabagira ati truth all day. Mbere na mbere rero reka tubanze duhere ku nkuru ziri trend. Mbere na mbere kugira ngo tugaruke kuri, reka tubanze turebe indirimbo ziri kuba kwitegura kwa zasohoka minsi imbere nizi. Mbere na mbere ninjya kuvuga ku ndirimbo ziri update cyangwa indirimbo ziri afi gusohoka, ndaza guhera kuwo bita Medi cyangwa se Ngabo Medal Robert, umuhanzi navuga mu bahanzi bakunzwe no mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bafatwa nkaho ari abami b'umuziki nyarwanda bitewe n'uburyo yigaragazamo, bitewe n'uburyo navuga aba yiturije, ariko nibibuze ko ashobora kuba yakugumya ari trend cyangwa se ari kuri hit. Nubwo agiye avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, n'abantu benshi bagenda muvuga ibintu bigiye bitandukanye, n'abenshi bagenda bavuga ati Media yaretse umuziki, yasora karimba ati umusore yaguze views, mbese bakagenda muvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni wa musore utajya ugaragaraho ko yasubije ikintu kimwe na kimwe, nta kintu na kimwe ajya asubiza mu buryo bugaragara. Abantu bose nyine bavuga ibyabo, ndeni nawe akituriza akabakubita imizigo. Uyu Medi rero hari yashize igihe kinini cyane, harashize igihe kingana n'umwaka wose dasohora indirimbo. Ubu ngubu akaba yatangaje ko mu masaha 28 agiye kwasohora indirimbo bita Grateful. Yabitangaje ku munsi w'ejo, gusa nyine biracyari gucangana. Abantu benshi bari kubyibazaho bati ese Medi ko yahoze atangaza ko agiye gusohora indirimbo, murabyuka mu kwa 12 ku itariki 20 yari yatangaje ko agiye kuba yasohora indirimbo bita Blessed, ariko ntago byagenze neza, sinzi impamvu atayisohoye. Ariko ubu ngubu yabwiye abakunze ko agiye kwasora indirimbo bita Grateful, arangira narenzaho ko ari based on true story. Urumva rero abakunzi ba Medi, urumva ko mushonje muhishuwe, nekiza ko uyu munsi ashobora kuba yabatamo akaririmbo gashyashya. Gusa biracyacanganye kuko ubu tuvugana amasaha 28 yari yatangaje ko ari we yasohoye iyo ndirimbo, yashize yarangiye. Sinzi ubwo nyine nimba yongeje indi saa cyangwa se afite uburyo abara amasaha, ariko ikintu nabwira abakunzi ba Medi nuko uyu munsi ari basorere indirimbo ye nshyashya. Gusa nubwo atigeze asohora indirimbo mu 12, abantu benshi bagiye babivuga ibintu bigiye bitandukanye, avuga ati Medi rero impamvu atayisare kuri ya ndirimbo ku itariki 20 nuko Medi nyine murabizi ko Medi bavuga ko yagiye muri gospel, yagiye muri gospel. Ubu ngo asigaye ikwe n'imbo za gospel, kandi yarayebaga akabona mu kwa 12 umuntu bita Israel Mbonye ari gutrendinga cyane, ari kuba trend cyane, akabona nta kintu abikora. Kuko murabona nimba yarateguraga gusohora indirimbo, akabona Israel Mbonye arimo afite show irimo aratwikisha kuri social media ahantu hagiye hatandukanye, ndetse kandi akaba ari we muntu ari kuvugwa cyane muri iyo minsi, kuko murabizi ko ari nawe muhanzi wujuje arena bwa mbere mu mateka y'u Rwanda. Niwe muhanzi wa mbere wujuje arena, nubwo benshi bavuga ibintu bigiye bitandukanye bati uyu musore ntabwo yujuje arena, yakoze igitaramo kiriya ni igiterane yari yakoze, no vuga ibintu byabo bitandukanye. Ubu rero Medi abantu bavuga ko bishobora ko ari mu mpamvu zatumye Medi abaretse kuba yasohora iyo ndirimbo ya gospel, akavuga ati reka nyiri kure mu minsi mikeya uwo bita Israel Mbonye atakiri kuri trend. Nibyo abantu bivugira, ni ibintu bivugwa, kandi nanjye ntago nareka kuza ngo ngire icyo mbivuga, kandi mba nari kubyumva ko mande zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Urumva rero nekereza ko noneho Medi ashobora kwa agiye kwakubita indirimbo ya 2023 mu gihe aherukaga gusohora indirimbo ndakeka mu mwaka wa 2021, ubwo hari yashize iminsi mike akoze
ubukwe n'umudamu we bita it's Mimi Mial wo muri Ethiopia, umukobwa mwiza cyane kabisa. Ubwo icyo gihe nibwo yasohoye indirimbo bita Queen of Sheba, imaze kurebwa n'abantu ndakeka ni miliyoni zigera kuri 12 mu gihe cy'umwaka. Urumva n'umwaka wenda kuba imyaka 2 ikaba imaze kurebwa n'abantu bajya kuri miliyoni zirenga 12. Gusa uyu Meddy ntabwo ariyo ndirimbo afite yarebwe cyane, kuko afite indirimbo bita Slowly imaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 79. Urumva ni ibintu bimeze neza, urumva ari hafi kuza miliyoni 100 z'abamureba zareba indirimbo yo kuri YouTube. Kandi ikindi nuko uyu Ngabo Medal Jobat niwe muhanzi wonyine mu Rwanda ufite aba subscribers bangana na miliyoni kuri YouTube. Ikindi kandi niwe muhanzi wonyine mu Rwanda ufite aba followers benshi, afite aba followers basaga 800 kuri Instagram yiwe, ndetse kandi akaba afite Instagram ebyiri zombi ziri verified, zombi kandi zikurikirwa neza, dore ko kuri Instagram atajya akunda kuba ya postinga ibintu bijye bitandukanye. Ndetse kandi ntago navuga Meddy ngo mite nsimuka n'inkuru imaze iminsi muvugwaho, nari buze kwigaruka ariko reka nayo mite mbikomerezaho cyarimwe. Akaba hamaze iminsi havugwa ko Meddy yakubiswe n'umugore we mu minsi yashize. Ni ibintu abantu bagendaga bavuga bijye bitandukanye, ariko Meddy nyine urumva biramutangaza, ndetse n'umugore biramutangaza, kuko urumva kumva ibihuha nk'ibyo ngibyo. Nibwo Meddy utagikunda kugira ikintu avuga, utagikunda kugira ibyo asubiza ku byo avugwaho, yaje kuba ya postinga kuri story yiwe ya Instagram akoresheje texting cyangwa se inkuru yari yanditswe n'ikinyamakuru bita yegobi.com. arangije ahita ashyira kuri Instagram ye, arangije aragira ati nibwo Meddy yagize ati Meddy yabwiye umugore we kuza gusobanura, ngo naza asobanuye kuri violence yiwe. Aravuga ati Mimi ngwino usobanuye kuri violence yawe rwose unkorera, kuko ibintu birarenze cyane. Urumva nyine kuba mbese yabipostinze arimo aranaseka, nyine abishyira kuri story yiwe ya Instagram. Dore murabona ndateka iyo post muri kwibona, aho asavuga ati bro why they do me like this, ari kubwira ati Mimi ngwino kabisa usobanure kubihohoterwa unkorera kabisa. Urumva bikoze arimo yabipostinze arimo aranaseka. Ni ikintu kinatangaje, urumva ko nyine byari bigize ahantu bimukoze, nubwo yirengagije nyine akamera nkaho asetsa, ariko urumva nibwo bwa mbere tubonye Meddy agira ikintu asubiza. Ariko nyine urumva iyo umuntu akwinjire mu rugo rwawe agatanya kuvuga umugore wawe mukundana mu bantu, ukavuga ko nyine umugore yagukubitiye mu rugo, urumva ni ibintu biba bitangaje kandi binababaje cyane ku rwego rwo hejuru kabisa. Rero Meddy akimara gushyira iyo story kwa kuntu umuntu ahita akora repost, wo bita Mimi nawe yahise akora repost, aravuga ati Imana ishimwe kuba nari gusobanukirwa ibyo bavuze. Nyine ikibazo, Imana ishimwe kuba nyine umuntu uza akansemurira, kuko gusobanukirwa ibyo banditse. Urumva kuko nyine Mimi ni umunya Ethiopia, then text iri mu Kinyarwanda, umva wese abyihakana nawe araseka, avuga ati Imana ishimwe kuba natamenye ibyo bavuze. Urumva nyine we yese ababanikira ajya avuga ati ntacyo namenye bavuze. Urumva na Meddy nawe ntacyo yavuze, urumva mbese batwimye amakuru. Ntago muri aka kanya tuze se Meddy yakubiswe n'umugore we cyangwa byagenze bite. Gusa ikiza gihari nuko ibishoboka byose n'ibyingo, kandi nazibana zidakomanya amahembe, nashaka abe yaramukomye. Ntago ibyo ari ibyacu, gusa ikiba kinzanya no kubahereza update nk'uko musanzwe mubizi kabisa. Rero tukiri kuri Ngabo Medal Jobat, reka twite twigarukira kuri Davis T. Mwabonye ko yasohoye indirimbo bita True for Day, video nziza cyane. Ni nayo yatangije ikiganiro cyacu Class Vibes. Mwayibonye ko indirimbo navuga ko isobanutse, ni indirimbo imeze neza kabisa, ifite amashusho meza cyane, ko Davis T bisanzwe bizwi ko akubita indirimbo ndetse agakora video nziza, agakora video z'amashusho ahenze cyane. Gusa nubwo muri iyi minsi abantu bari kuvuga ko bitari kugenda neza, biri kugenda byanga gake, kuko nagakiri gukora amahiti nk'uko mbere yabikoraga. Gusa ikintu kigaragara cyo nuko Davis T uwe ku giti cye akiri kubikora fresh cyane, ko iyi ndirimbo ni indirimbo ifite amashusho meza, audio ni nziza, ariko views zo biri kugaragara ko ziri gusubira inyuma. Ibyo byo ntabwo twabyirengagiza, nta nubwo twabyibagirwa, kuko murabizi ko mu minsi yashize mbere yagombaga kwagize views nk'ibihumbi 100 mu munsi, ariko iyi ndirimbo bita True for Day yaje kuba yagira views zigera ku 12,000 mu masaha 6. Ni ibintu bitangaje ku muhanzi nka Davis T kuba yagira izo views, nyine ari n'umuhanzi dufata nk'icyamamare. Ikindi navuga kuri Davis T, kandi murabizi ko amazi iminsi arimo arakora bitaramo bigiye bitandukanye, ndetse kandi bwa mbere mu mateka yiwe yaje kuba yavuga ko
aribwo bwa mbere agiye gutaramira abakunzi bo mu Burundi ndetse binagenda neza koko anyarukira mu Burundi abahereza show ndetse kandi anavuga ko hari huzuye cyane ndetse kandi ni nabwo bwa mbere uyu Davis T yaje kuba yagaragara ari kumwe n'uwo bita Juno Kizigenza umuhanzi bajya bakunda kuvuga ko agirana ibibazo na Davis T ariko nyine baje kugaragara ndetse kandi bana posting ifoto bari kumwe mu modoka bagati gang bandikaho gang Davis T and Juno Kizigenza nekeza ko ashobora kuba afite n'ibyo batubikiye kuko murabizi ko bano ba bombi n'abahanzi kandi bakora ibikorwa byiza urumva bari bahuriye mu gihugu kimwe gusa nyine nubwo Davis T atigeze agira amahirwe yo kumara igihe kinini mu Burundi bitewe nuko yari afite ikindi gitaramo yari kuza hano mu Rwanda ku itariki ya mbere ariko yaragiye ariko then ahita agaruka aratwika akora na stage nziza cyane uyu Davis T rero ukunda kuba azwi udukoryo twinshi cyane ko yaje kuvuga ko we ku giti cye yavuze ati ngewe ndi umwami w'abana ndi umwami w'amajyepfo nyuma rero kuvuga ngo ni umwami w'abana akaba n'umwami w'amajyepfo burya umuntu agira ibintu mwinspire Davis rero kunda navuga ko akunda kwinspirwa n'indirimbo zijyanye n'imibonano cyangwa ibiki nkuko abivugwaho cyane ko abantu bakunda kuvuga ngo nyine akunda kwiririmba indirimbo z'ibishegu Davis rero nyuma y'icyo gihe cyose yaje kwita avuga ati reka mitembereka ko nanarenze ahita bakora icyo bita agakingirizo muri aka kanya ubururu mu dukingizo turi mu Rwanda Davis nawe yaje kwa yakongeraho akora agakingirizo kiye yise deep protection aho kuri ubu ngubu kabisa afite agakingirizo nkuko dusanzwe tuzi bundi bwoko bw'udukingirizo bugiye butandukanye kuri ubu ngubu mu Rwanda agiye kwa hakiyongeraho udukingirizo dukorwa na Davis yise deep protection urumva nyine abantu mwese mugomba kwirinda cyane ko arimo arashishikariza urubyiruko ibi byabaye nyuma y'aho harashize iminsi hatrendinze ifoto y'uwo bita Davis ari mu burire ari kumwe n'umukobwa then ku ruhande hariho agakingirizo kamaze gukoreshwa abantu bavuga se biriya bintu Davis ni ibikini ni mu cyase agiye gusohora ariko murabizi ko nta kintu ajya shiranza atabanje kugitwikira mwamaje kuyisobanukirwa neza ko ari uko yaragiye kuba yabakwitira hanze agakingirizo kiwe gashyashya kitwa deep protection urumva nyine urubyiruko mukomeze mwirinde kandi mubifatanyijwemo no bita Davis dore ko yabazaniye icyo bita deep protection reka rero twite twigarukira twite dukomeza ku musore wacu navuga ko sinzi nimba namubara muri gakondo kuko impande zombi azijyamo kandi akazimedita agakora neza agakora fresh kuko araza akadukubita hit ejo tukayumva bikagenda neza cyane naho no bita Ruti Joel aho bivugwa ko ashobora ko ari umwe mu bahanzi bari kusa ikigwi cya Eva Blavan cyane ko yari umushuti wa hafi cyane ko banakoranaga hafi ubu ngubu akaba yasohoye album bita Musomandera na album iriho indirimbo nziza cyane na album iriho indirimbo bita Rwagasabo na album iriho indirimbo bita Musomandera hakaza indi ndirimbo bita Ibihame hakaza indirimbo bita Nyambo hakaza hakaza indirimbo bita Gaju hakaza yo binda Tacunda hakaza yo bita Akadege hakaza yo bita Amaliza hakaza iyitwa Murakaza hakaza iyitwa Ikinimba uyu rero Ruti Joel biragaragara ko nyine arimo ararimba indirimbo zimeze nk'ariza gakondo ariko nanone agasa nko kuvanga kugira ngo nyine atwintertaining nuko ngo numwe mu basore bagifite indirimbo kabisa ziharanira umuco kandi zishyigikira umuco nyarwanda iyi album rero yise Musomandera aho bivugwa ko mama we ariko yitwa nekereza ko ariyo mpamvu yise album Musomandera ari nayo mpamvu yituye mama we umubyara avuga ati album yanjye ngomba kuyitira mama wanjye kuko niwe wanoje umuco ni wanoje ibi byose niwe wangejeje ahanga niyo mpamvu ngomba kuyimutura album yanjye nkayita Musomandera urumva nyine abakunzi ba Ruti Joel mumenye ko nyine nawe afite ibyo yabasohore ni nyuma yaho yagiye abasohora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye aho yabasohoreye ulala habasohorera igikobwa akabasohorera nini ndirimbo afitanye na Raw Sound afite nini ndirimbo bita cyane urumva nyine ni umuntu wakora indirimbo nziza cyane kandi urumva ko ni indirimbo zikubita zikaza no mu bantu no mu rubyiruko rwobo nubwo yabiri gakondo ariko tukaza tukayivibinga tukumva ni fresh cyane ko agerageza kuvanga gakondo ndetse n'iby'ubu ngubu kabisa reka twite dukomeza rero tukiri kuwo bita Ruti Joel twite twigira kuwo bita Bulldogg ijisho ry'uruvu cyangwa se umwite Stana Motherboard nandi mazina menshi agiye atandukanye akaba ari umuraperi navuga ko abikora neza cyane ku rwego rwo hejuru ni Bulldogg aho aheruka kuba yasohora indirimbo bita Hafi akaba ari indirimbo yarebwe n'abantu bagera ku 54
mu minsi itanu kabisa. Ni indirimbo irimo verse zigiye zitandukanye, aho agenda akubwira ati ngiye naguheza kabisa iyo nzanyeho ubugoryi, mbese agenda avuga amagambo akomeye cyane, ndetse kandi ni indirimbo yakiriwe neza cyane ku bantu benshi bagiye batandukanye, cyane ko uyu Bulldogg nabo nkuko yise ijisho ry'uruvu, nekeza ko buryo umuntu yita ibintu agendeye ku kuba we ubwe yiyizi cyangwa se yiziho imico yiwe uko ateye, cyangwa wenda ibyo yiyumvamo, nkuko mujya mwumva uwo bita Juno Kizigenza akunda kwita ngo ni akunda kuvuga ngo ni huha n'ibiki byose. Uyu ngo rero yaje kuvuga ati rero muri aka kanya we yavuze ati ngewe ndi ijisho ry'uruvu, nuko ngo areberera uruvu mu mazina yise mu myaka yashize, ariko muri aka kanya namwe murabibona ko nkuko yise uruvu, nawe nshatse na muri aka kanya tuvuga ubona ko ari uruvu koko, kuko niwe musore niwe muhanzi wihinduranya kurusha abandi bose bo mu Rwanda. Kandi murabizi ko uruvu burya ikintu agasimba bita uruvu kazwiho kwihinduranya, ku buryo ushobora kukabona nimba kari mu byatsi kaba kari gusa n'ibyatsi, nimba kari ahantu hari umweka kaba kari, ku buryo utapfa kukabona ukubona nyine kuba wakavumbura nyine ngo ukabone nyine bitewe n'uko aho kari hose nyine karihinduranya. Uyu Bulldogg rero nizo karakteri nawe azimuranga, kuko nawe arangwa no kwihinduranya cyane kabisa, bitewe n'uko iyo turi muri time ya hip hop ya hip hop old school, muramuzi ko yakubitaga old school ya danje, agakubita verse abantu bakavuga ngo umwami old school ninde, ni Bulldogg. Ndetse kandi turaza haza n'izindi, haza crank Bulldogg amanukamo, haza afrobeat Bulldogg amanukamo, tukaza tuvuga ati Bulldogg arakoma muri afrobeat, haza Kenya trap, murabizi Bulldogg arabakubita kabisa, abantu bakavuga ati Bulldogg bajya kubara mu bahanzi bakora Kenya trap neza bakamubara, murumva nyine kwa kwihinduranya kwiwe. Ndetse haza na drill, arayikoma kubita drill ya danje, ndetse mu minsi yashize bakubita na album ya full hip hop cyane, ko ari yatangaje ko ari kubategura indi album. Urumva ko nyine Bulldogg nyine mu kugumya kwihinduranya kwe, ndetse binagaragaza ko ashobora kuzavamo umuhanzi w'ibihe byose, akazavamo umuhanzi utazigera uzima, kuko nekeza ko ari injyana ziriho ubu ngubu izizaza n'izizaza zose zijyanye na hip hop, zishamikiye kuri hip hop. Nekeza ko Bulldogg tuzahora tumubona ari wa muhanzi umwe rukumbi utajya uhinduka, kandi uhora kuri hit, kandi agakorana n'urubyiruko rwose, agendana n'abantu bose bagezweho, nimba ari ba Kevin urabiza barusha imyaka myinshi, ariko barakorana bagakora amahiti. Umuhanzi wese uri trend, uri gukora fresh, uri kubikora fresh, barejyana kandi ukabona ari kubikora neza. Nabyo kuvuga ngo nyine aragendera kuri kata zahashize cyangwa ikindi. Aza gusaba kuhanga bw'ibyuma baze kudushyiramo iyo ndirimbo bita Happy Den, nayo tubanza tuyumve nayo murebe ese bimeze bite ibyayo. Mbere yuko rero ku buhanga bw'ibyuma dushyiramo iyo ndirimbo bita Happy, ndagira ngo mbanze mbahereze update yo bita Bwiza nawe aho yaba yakoze remix yo bita Exchange. Ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo irimo amagambo agiye atandukanye, aho nyine agenda abwira abantu ati abari kubwira umuhungu bakundana avuga ati ni gute ubundi umfata nk'imbiya iki, nyine umfata nyine nk'umuntu w'inda, cyangwa umfata nk'umuntu ugura, ariko nanjye nzagufata nk'umukiriya, uko uzamfata kwese nanjye niko nzagufata. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu agera ku bihumbi bigera kuri 800, ibihumbi bigera kuri 800, ndakeka ni mu gihe 423 mu gihe cy'amezi 3. Ubu ngubu rero bakaba baje kuba bakora icyo bita remix yayo, ni mu gihe mu kimwe gishize yasohoye audio y'indirimbo bita Amano. Nekeza ko atarasohora video yayo, ariko nekereza ko nyine ni indirimbo nziza cyane kabisa, yakunzwe n'abantu benshi kubitewe n'amagambo arimo aho agenda avuga ati nyine umfata nk'ibyaci, agenda avuga ku nkundo z'ubu ngubu, kumva ko hari igihe umuhungu yumva ko ya profit umukobwa bitewe n'ibiharimo, kuko abahungu akenshi usanga nk'umukobwa umuhungu akundana n'umukobwa yaba ari mu gihe cya regre cyangwa se cyagiye bya minsi yabo, ukabona umuhungu ntago ari kumuvugisha, then yaba akize kabisa akahita amwita za sheri shushu, and then n'umukobwa nawe bikaba bizwi ko noneho wagira ngo abazi igihe umuniga abonera ikofi, kuko iyo umuniga afite umufungo nibwo umukobwa nyine amwitaho agatangira kumuha amakeya menshi ya danje. Ubu rero uwo bita Bwiza rero nawe yahise avuga ati kabisa reka turebe ukuntu twakora ka remix. Ni nyuma yaho nyine bisanzwe bivugwa ko abahanzi nyarwanda bakora indirimbo zigakundwa, ariko nyine ama remix bikanga, ukabona wapi ntago zirebwa cyane. Rero yaje kuba yakorana indirimbo yaje kuba yakora remix yayo bita Exchange, akaba yikoranye no bita Savan. Nekeza ko aturuka mu gihugu
tubuganira umudamu uri kubikora fresh cyane kabisa numva ko yabakubise hit ya danje kanse ku buhanga bw'ibyuma tuzamuke n'indirimbo hafi then mukanya mite ngarukana update zigiye zitandukanye murabizi ni byiza gusa ni bishya gusa amanye na bazanira reka nse ku buhanga bw'ibyuma banze bazushyemo indirimbo bita hafi yo bita Bulldogg then mukanya mite ngaruka dukomeza mbibutse ko kandi ushobora guhamagara kuri nimero ziraho hasi kuri televiziyo yawe then ukaba wasaba amakuru urashaka ko tukugeza amakuru y'ikihe cyamamare ese urashaka amakuru ameze gute nawe ushobora kuduhamagara cyangwa se ukandika message then tukaguheza update reka nse ku buhanga bw'ibyuma tubanze tuzamuke n'indirimbo bita hafi then mukanya twite tugaruka iyo yari Bulldogg aho yabaga ati hafi nkuko nababwiye ko ari indirimbo nziza ndakeka ko iryoheye amatwi yanyereka nihanganisha abantu mwagiye muhamagara mu bihe bigiye bitandukanye babwire ko mukandaza kuba natanga iminota yo guhamagara ku bantu mwifuza kuba mwagira icyo mutubwira kabisa reka manze nsome message mbere yuko dukomezanya na update manze ndebe message abantu bagiye bandika uyu nguyu hari uwanditse ati nitwa Samson w'amahoro murakoze ku makuru meza mutugezaho mwadwa amakuru ya kitoko bibarwa amakuru ye nababwira nuko nyine muri ubu ngubu arimo ntabwo ari kubarizwa mu Rwanda ariko ikintu gihari nuko mu minsi iri imbere ntekereza ko nawe murabizi ko ni umukunzi wanyu kandi akunda abanyarwanda cyane ntekereza ko icyo nyuma y'imyaka igera kuri 2 cyangwa 3 adasohora indirimbo ashobora kuba agiye kuba yabakubita akaririmbo gashyashya cyane ko biri kuvugwa ko murabizi ko bita made beat ari kubarizwa mu gihugu cy'uwo bita kitoko bibarwa arimo kandi murabizi ko kitoko ari umwe mu bagiye kwakira made beat murabizi ko nigeze no kubibabwira hano muri show yanjye ko ari mu bakiriye made beat nekereza ko ubu ngubu bashobora kuba babirimo murabizi ko nyine gukora umuziki ni ibintu bigoye cyane ntago kuba ari kumwe na producer bivuga ko ashobora kwahita akora video urumva ko nyine mukomeze mwihangana ibintu biragenda neza mu minsi imbere arabatamo umuzigo rero reka twite twikomeza na update mbana abategureza uyu munsi twite tujya kubo bita social mura aho mu minsi yashize nawe yasohoye indirimbo bita karoti indirimbo bita karoti ushobora kwibaza impamvu yahise karoti byagucanga kabisa kwitwa ku indirimbo bita karoti cyane ko abahanzi b'iki gihe basigaye bita amazina indirimbo bagendeye kuri mind zabo cyangwa se ibyo batekereza cyane ko abantu benshi bavuga ko iyi ndirimbo ashobora kuba ari igishego cyane ko ari na visualize ntago ari video yasohoye uyu nguyu rero utari kwarizwa mu gihe uri kwarizwa mu Burayi mu minsi yashize murabizi ko yagiye abazwa ibibazo bigiye bitandukanye agirwa ibibazo bigiye bitandukanye social mura murabizi ko yari yajyanye no bita DJ Brian aho bari bagiye muri show muri Belgium ndetse bikaza kurangira bahuriyeyo n'ibibazo bigiye bitandukanye murabizi neza ko byanavuzwe ko DJ Brian yageze aho ngaho akavuga ati Imana izanine kuzonyangira ikintu muri amuntu social mura ndetse social mura akaza nawe kubitangaza kugira icyo bivuga akavuga ati ngiyewe mfite ikibazo cy'uko burya najyanye na DJ Brian ariko burya ntago ari nge umuntu aduhemukiye n'uwadutumiye cyane ko na DJ Brian avuga ko ubundi deal yari kuba yarajyanye we na Kensol ariko bikaza kurangira uwo mukire wari wabatumiye bita Nadi Progress cyangwa se Nadi Progress nibuka amazina arambuye uburyo iyo Nadi bisobanuye bikaza kurangira abahemukiyeho kugira ngo ajyane uwo nguwo DJ Brian ndetse na Kensol atuma DJ Brian ndetse na social mura then agezeyo biza kurangira bagezeho yarababeshye ko yabakodesheje hotel kombi baragiye babura naho kurara abasanga ahantu yabakodesheje utuntu tumeze nk'uturoji aho naho yari yabishyiriwe umunsi umwe uyu nguyu social mura na DJ Brian baza kuraramo umunsi umwe nyuma biza gutuma batangira kwiranja ubwo DJ Brian yari afite abashuti be baziranye aho ngaho mu Bubiligi aza kuba yahamagara umudamu uba wamucumbikira aho ngaho mu Bubiligi ariko aramubwira ati yego we nagucumbikira ariko ikibazo uri kumwe n'uwo muhungu uri kumwe no bita social mura kandi uwo ngo nago muzi kabisa wenda kuzira inshuti yanjye ariko si ikibazo umugabo wanjye nagahari ubwo urumva nagucumbikira ngacumbikira n'umuhungu bigashoboka biza kubuzamo ibintu byinshi cyane ariko biza kurangira nyine buri umwe atangiye kwirwanaho ku giti cye cyane ko bakigeraho ku munsi wa mbere ngo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko ari DJ Brian ndetse na social mura bagiye muri ako navuga nk'akaroji bakagenda urabizi ko uyu muntu yakubukingiye room sometimes akenshi abayishyuye na bill avuga ati wenda breakfast n'ibiki byose birishyuye baza kuba bafata icyo bita pizza y'amadolari 17 bazi ko nyine byishyuye kuko nicyo kintu ngo cyari ryarigendutse aho ngaho then nyuma bagiye gusohoka muri hoteli ubwo bari bagiye aho ngaho kureba abashuti babo
baza kuba bayibishyuza kandi DJ Brian yarazi ko byishyuwe ndetse kandi binatera n'ibibazo byinshi cyane urumva nyine kuba umuntu yakubokinge nishyura ibintu byinshi kandi bo nta mafaranga bari bafite ari we ari social mura nta n'umwe wari ufite amafaranga uretse ko DJ Brian yaje kwagirirwa amahirwe akaza kwahabwa amafaranga kuri uwo muntu yaragiye kureba akamuhereza amayero agera ku 100 then akaza kwa yifashishamo arimo arishyura ayo mafaranga urumva ni ibibazo byinshi bagiye bahurayo nabyo cyane ko na DJ Brian we yaje no kuba yabura n'ahantu ajya kuko nyine yavuye mu gihugu kimwe ajya mu kindi atahazi aribwo gambe yateze gare yamusha ahura na struggle nyinshi cyane murabizi nabigarutseho iyi social mura rero kandi usanzwe uzwi nk'umuhanzi ucisha bugufi cyane ubu ngubu ukiri kubarizwa muri izo leta nekeza ko ataraza mu Rwanda nekeza ko kandi ashobora kuzaza nawe ashobora kuba afite ibindi ari gukorerayo ashobora kuba ari gutunganyiza amashusho cyangwa ibindi namwe azabamenyesha mu minsi iri imbere gusa nyine ikintu navuga ko nuko bahurikiye muri uru rugendo bari baragiye muri kanitore ku murongo wa telefone nk'ebyiri then mu kanya tugaruke dukomeza na update. Allo good rich allo mwiriwe tumeze bakwita Sandrine bite byawe se urashaka ko tukugezaho amakuru yani ya Bruce Melody turakugezaho nta kibazo urakoze cyane. Allo good rich allo oui allo tumeze neza bakwita nduragana he ego karembo ko umuntu bita Medi turaza kukaguhereza urakoze Samuel urakoze cyane kabisa. Uyu ngo yanditse ati hello nitwa Finky ndi umuhanzi wazama interview uyu ngo bita Finky w'umuhanzi rero murabizi ko ikiganiro cyane nta muntu ujya nima interview kabisa upfa ko ufite impano igaragara wowe uze kunyandikira kuri WhatsApp yanjye 0782000752 nimbona ufite impano koko nzakuzana hano cyane ko n'abantu bafite impano zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nabo nago twabibagiye muri Class Vibes mwese tugenda tubageraho tukareba ese bimeze bite tukareba ese impano zanyu koko murazifite cyangwa nibyo mwivugira. Allo good rich allo oui allo bakwita nduragana he mwiriwe bakwita nduragana he mu karere ka Nuze ka Gasabo none se ukrifuza ko tukugeza amakuru yande Bizimana urifuza ko tukugeza amakuru yande babashe gusohora indirimbo nibyo maje kuvuga navuze nimero zanjye ikindi kintu usabwa no gukomeza ugakurikirana ikiganiro nagira akantu kamwe kagucika mu kanya ninza kuvuga nimero ze kuzumva then tuzavugana mubwire uko bimeze be nagutumira sawa urakoze. Allo good rich allo allo good rich allo bakwita nduragana he allo ngo ibyanze. Allo good rich allo oui bite bakwita nduragana he Jane turifuza ko tukugeza amakuru yande urifuza ko tukugeza amakuru yande Jane turabikora twayavuze ariko. Allo good rich allo oui bite bakwita nduragana he allo ngo kuvuga byanze kabisa reka twitabundi. Allo good rich allo oui bite bakwita nduragana he yego hereye Karuruma kabisa urayifuza ko tukugeza amakuru yande Aline Sano turabigukorera kabisa yego indirimbo turayigushyiramo kabisa. Allo good rich allo oui bite bakwita nduragana he
yanze kuvuga kabisa. Reka dukomeze. Uyu nguyu yanditse asaba ati mwamaye indirimbo bita Big Time Iva Blavan baraza kwigukiramo. Undi ati mwaduhaye amakuru ya Munyenshoza Diodone. Amakuru tuzaguhereza kabisa muri aka kanya, nekeza ko nayo dufite. Okay, reka twite dukomeza rero na trend na update twabagenewe uyu munsi abantu muri guhamagara. Mwihangane mbibutse ko mu kanya mfite abatumirwa muraza kuba mwahamagara mugire ibyo mubabaza. Ndaza kuba mfite abahanzi bafite impano zigiye zitandukanye. Mfite umukobwa hano bamwita Pome, n'umukobwa ngo arahogoza akabica bigacika. Mfite umuhanzi bamwita na Videnki yahoze abarizwa mu itsinda rya Bwiza Trap, muri aka kanya namubazaniye. Nkaba mfite n'uwo bita IV uri kuba managingwa n'umwe mu banyamakuru bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita Leandre. Muri aka kanya murumva ko nabazaniye abahanzi, noneho urumva ko nakora icyo bita gender balance, aho nabazaniye abakobwa babiri n'umuniga umwe, ubundi neza nkabazana nk'umukobwa n'abahungu babiri. Uyu munsi noneho nabazaniye abakobwa, abantu nyine mukunda impano z'abakobwa, mujye kureba televiziyo zanyu turaza kureba ese bimeze bite kabisa. Rero tukiri rero kuri tuvuye kuri social media twita twikomereza ko bita Nelngabo akaba yasohoye indirimbo bita Aramagije. Ubundi uyu Nelngabo ngiye murabizi, ngiye ntago nyimwita Nelngabo kuko kabisa mubona ko ashobora kwa ari umwe mu bantu nshatse no kumwita Michael Jackson w'i Kigali bitewe n'uburyo ameze n'uburyo akoramo ibikorwa byiwe mu buryo buteye ubwoba cyane, ko afite uwo bita Clement cyangwa se Dragon. Clement, iyo muze Clement abantu benshi bazi bya music bahita bamwumva n'uwo bita manager wa Kina Music, akaba ari label Nelngabo abarizwa mu Nelngabo kandi ubarizwa muri label ya Kina Music amaze imyaka myinshi, imyaka itari mikeya nanone kandi itari na myinshi. Akamaje gukora album cyane ko buri mwaka akora album, ndetse kandi akari umwe mu bahanzi bahagaze neza. Na Nelngabo nabwo yigeze kwitangariza avuga ati njye sinjye nemera ko indirimbo yanjye flopping, narwo binashoboka ko indirimbo yanjye ya flopping, ko indirimbo yanjye nyikora nyize cyane ko bano basore cyangwa se n'abandi bose babarizwa muri Kina Music nibo bantu bazwiho ko atigeze akora indirimbo n'imwe y'igishegu, bakora indirimbo z'ibihe byose. Nk'ubwo wakuzana indirimbo ya Nelngabo mu myaka yashize urayumva ukumva ko ari indirimbo kabisa iri fresh ifite umwimerere, urumva ko nyine baba bahagaze neza cyane. Uyu nguyu Nelngabo rero uheruka gusohora indirimbo bita Aramagije, aho amashusho yafatiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubibona, n'amashusho meza cyane. Kiza ko ari nayo mashusho navuga ko atangije mu mwaka wa 2023, kuva umwaka atanye n'andi mashusho ameze nkayo. Akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu ajya kumva 195 mu minsi 5 na comments zigera kuri 547. Urabona ko ni indirimbo ifite amashusho meza cyane kabisa. Nelngabo aba yabikoze fresh, avuga ati reka mbatemo mbakubite umuzigo wa danje kabisa. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane. Abantu rero bazi kuri iyo Nelngabo nubwo mumubona gutya ariko we ku giti cyavuga ko gutangira umuziki byamugoye cyane, ko agiye muri competition ziri kuba za Kina Music. We nta nubwo yarizeye ko yavamo umuhanzi, ariko biza kurangira bamubonyemo iyo mpano bayimubyazamo. Then muri ubu ngubu akaba ari umwe mu bahanzi bahagaze neza, ndetse kandi bari guseringa umuziki neza fresh cyane kabisa. Ibintu bikaba bimeze neza kandi akaba ari kurebwa fresh. Twirukanse rero reka twite tujya ko bita Ketchup cyangwa se Mukayizere Jalia, ubarizwa muri Bamenya Films. Akaba ari umukinnyi wa sinema nyarwanda, sinzi nimba bita abakinnyikazi cyangwa icyo, ariko ikintu gihari nuko ari umwe mu bakinnyi bakora sinema nyarwanda bakabikora fresh. Rero uyu nguyu Jalia rero akabaje kujya ishusho hanze ari kugaragaza ko ari hafi kwibaruka. Ni ifoto itangaje cyane, aho bigaragara ku nda yiwe hariho tatuwaje aho ari kumwe n'umugabo wiwe. N'amafoto bivuga ko yafatiwe muri Meraneza, amafoto meza cyane kabisa, ubona ko arimo creative ndetse kandi bishimiye kwakira umwana wabo bari hafi kwibaruka we n'umugabo we. Uyu Jalia rero yakoze ubukwe mu mwaka washize 2022, ndakeka ni hari mu kwa 11. Abantu batamuzi rero, iyo mvuze Ketchup abantu batamuzi hari abatamuzi hari n'abamuzi. Ubwo abamuzi bahita bamwumva muri Bamenya ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye yakinnye muri filime bita Bamenya, ari naho yamenyekanye, aho akina ari mabuja wa Bamenya, cyane ko mbere yo kugira ngo abe mabuja yaje ari umukunzi wa Bamenya yamubeshye, bikaza kurangira yigaruriye urugo. Ubu ngubu akaba asigaye ari mabuja wa Bamenya. Urumva ko Ketchup rero nyuma y'igihe kinini rero, nyuma y'iminsi myinshi, mu minsi itari mike akoze ubukwe, ubu ngubu murabona ko yitegura kwibaruka. Reka twimwifurize ko nyine yakomeza guhirwa kandi
twifurize ko hari ukuntu ajyaga ngo umuntu asubireyo namahwa sinzi nimba aricyo gihe twabimubwirira ariko ikintu twamwifuriza no gukomeza guhirwa n'urugo ruruhire kandi urugo rwe rugakomeza rukamera fresh cyane murabizi ko uyu Ketchup ni umwe mu bakobwa kabisa bagiye bavugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko bitewe n'uburyo umuntu uko bamuvuganaga ariko bameze murabona ko ahagaze fresh cyane n'umugabo wiwe kabisa ari hafi kwibaruka reka twite twikomereza rero twite twigira mu makuru ya twigarukiye muri entertainment mu banzi bacu wo bita Niyo Bosco abantu benshi bari bamaze iminsi bambaza Niyo Bosco bimeze bite Niyo Bosco rero nyuma y'igihe kinini acecetse abantu bakiri kumwibazaho yipostingira kuri social media ziyo zitandukanye ukabona ari kwishyiraho ari kwipostingira abandi bahanzi update z'abandi bahanzi mbese yarabaye nk'umupromoter cyangwa navuga nk'umuntu uri kwipostinga indirimbo zisanzwe ibintu nk'ibyo tu social media urebye nibyo byari byuzuye muri aka kanya akaba hashize iminsi mikeya atangaje ko yabonye management nshyashya iyo management nshyashya rero ni management yo bita Sunday Entertainment cyangwa se Sunday Juste akaba ariwe ugiye kumumanaginga abantu bari kuvuga hose Sunday azabishobora bizagenda bite kugira ngo bakorane cyangwa fresh kuko murabizi ko uyu Sunday Juste asanzwe amanaginga umukobwa bita Bwiza Zawadi nubwo we bitarakunda fresh tutamubona neza fresh ariko sinzi reka tubihanga amaso turebe se we na Niyo Bosco bimeze bite gusa murabizi ko Niyo Bosco ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ko banamwita music machine reka turebe se urugendo rwe rwa muzika rugiye kugenda bite ese Niyo Bosco muri Sunday Entertainment azaba ahagaze gute nekereza ko yahise anatangaza ko mu makuru ahari yizewe nuko ari gutegura na projet yenda kubahereza hanze urumva kuko yagiye gushyira ko ari under managed na Sunday Justin bafite ibyo bemezeranyije kandi bimeze fresh ubwo urumva rero abakunzi ba Niyo Bosco murumva ko namwe twabibutse reka rero twite tukomeza tuvuye rero kuri Niyo Bosco aho yasohoye indirimbo reka twite dukomeza na segment cyashya nabagiye ko ni segment bita the interviews akaba ari segment tugenda twibanda tujya ku mihanda igiye itandukanye tugenda tureba ese impano zano hanze ari nazo mpano z'abandi babahamagara tubaza batese birashoboka ko wanomira nago ngiye nagutumira hano kuri televiziyo abakunzi bacu batifuje ko uza kandi tutabibagaragarije hari abantu rero bamwe na bamwe tuzatwisangira ku mihanda igiye itandukanye tukabakoresha ama interview tukareba se bashoboye kuririmba cyangwa nabyo bashoboye zanzana aka video ka uri muraririmba ka freestyle then nkashisha mu kiganiro cyanjye then tubona abantu nibabishyigikira akavuga ati uyu muntu arashoboye uzamutumire tuzamutumira niko bimeze kabisa mumenye ko nyine nawe ufite impano nyine ube hafi cyane utangira unyandikire nimero zanjye nazivuze ni 0782007152 kandi izo nimero mba ndi gutanga nagomba ndi kuzitanga ku banyempano gusa nawe ushaka kwamamariza mu kiganiro cyanjye ubu ngubu ni karibu muri aka kanya mbabwire ko tugomba gukorana fresh kuko uyu mwaka ibintu byose ibiciro byose twabihanuye kabisa ikindi kandi mbere yuko tujya muri ako segment reka nibutse abantu mwese mwifuza ko mukunda ibintu byo kuryoshya cyangwa mukunda ubuzima bwiza mureke kuri iki cyumweru mureke mwese duhura aho bita kuri Delice Hotel Nzamari ndetse nabo bose mufite impano n'abandi bose kuri Delice Hotel hari akuruyenze mureke duhurireyo ku cyumweru twikorere show nzaba naje kabisa Classic Vibes nazanye n'amakamera n'ibiki byose turimo turareba se bimeze bite ku kimwe duhurire kuri Delice Hotel hano kuruyenzi kabisa ni hano kuruyenzi ushobora no guhamagara kuri izo nimero kubona kuri screen aho ngaho nahubwo dushobora kukwita tukakurangira fresh mu gihe ukeneye kujya aho kuri Delice Hotel bafite service nziza cyane bafite amaroom ni hotel nziza cyane bafite piscine abantu mushaka koga nyine muzagende mumere fresh muzaze tuhahurire abantu mutazi koga namwe muzaze kabisa tubigisha tubafite wo bita maître nageur nanjye bamari kabisa ndi kwirebera ukuntu bimeze ndimo ndirebera ndifatira n'amakuru mashyashya ndeba ese bimeze bite ndetse kandi sibyo byonyine dufite massage dufite ibiki byose ari ibintu byinshi cyane gusa nyine hejuru ibyo byose mbabwire ko hejuru byose ubundi hari nuko hano tubafitiye ivuriro ribikora neza hano muri Good Rich Life Care aho twita ku buzima bwanyu ukamera neza ntuzigere uhura n'ikibazo cy'uburwayi namba nanjye bumumbona mubona ko meze fresh byabatangaza kubona byanangaza kubona umuntu ureba ikiganiro Classic Vibes akaba yicaye mu rugo avuga ngo ndarwaye kandi hano kuri Good Rich Life Care ibintu byose tubigukora fresh wowe uzaze hano kabisa bakwito nuko umufungo n'amafaranga tubaca ni nk'ubuntu kabisa tukabitaho ibintu bikagenda fresh wowe tugane
tukwiteho cyane kabisa. Okay, ikindi kandi rero mbere yuko dukomeza reka mbibutse ko tugiye muri kaga segment kacu bita the interviews. Mbere ko tukajyamo reka tuanze twapdating abantu ku gitaramo kigiye kuba cyabo bita Dorcas ndetse na Papi Clever, aho ejo bazaba bari kuba bakora ikirori hano muri Camp Kigali. Twari turiyo nka Class Vibes, twari turi kuba twabakoresha ibiganiro bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndetse kandi muri press conference n'abanyamakuru bagiye batangaza ibintu byinshi. Aho Papi Clever yavuze imvune yaciyemo ndetse n'agasuzuguro agiye agirirwa. Reka nsabe kuhanga bw'ibyumanze bazamure interview twabateguriye ya twari twakoresheje Papi Clever, then mukaya mite ngaruka mbahereza na updates zigiye zitandukanye kandi bagiye ko tugeza mu gace bita the interviews. Nge nazana impano zigiye zitandukanye. Naga ni video y'uwo bita Papi Clever, ni interview kandi twamukora ari kumwe n'uwo bita Dorcas, umufasha we wabanye igihe kinini, avuga ko yabanye nawe atazi ko aza imbere, yabanye natarazi ko ari umuhanzi, ndetse naga cyo cyatumye babana. Gusa nyine nyuma aza kubona babishobora, aribwo baje kuba bavuga ati reka dufate umwero ko kuzatwiririmba indirimbo zo mu gitabo, indirimbo batekeza ko zishobora kuba zitazanangira vuba. Ndetse kandi uyu nguyu Papi Clever na Dorcas ni ibintu biri kubahira neza cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi cy'umwihariko abafitiye nuko yavuze ati ngiye bitewe n'uburyo nagiye ncaho mu buzima busuzuguritse cyane, igihe nandi umuhanzi ukizamuka akabona nagiye ahantu bambanje kuri stage, show itararangira nabanyiva kuri stage bati none igitaramo kiratangiye. Bibaze kuba uri umuhanzi uri kuri stage, ukiva stage ngo none igitaramo kiratangiye kandi nawe wari uri kuri stage. Urumva nyine ni ibintu bitangaje cyane. Reka rero dusabe kubanga bw'ibyuma hanza dukiyemo iyo ndirimbo, iyo interview ya Papi Clever na Dorcas, then dukomeze tu updating nawe ko nyine tugiye kuza tujya street tukabona bimeze biteka dushyiraho iyo interview, then mukanya twite tugaruka. Naho wagerageza kuba hanini, yego agerageza kuba hanini. None se Papi, niki cyakugoye muri no muziki ukumva kirakubabaje kigeze ku mutima ku buryo utifuza ko n'undi muhanzi cyamubaho? Hanyuma unambwiye ni cyagushimishije muri no muziki uvuga ngo Imana wera nk'ishimwe ufite ku mutima kakanya? Cyambabaje mu muziki ni ibihe bisa nk'ibyo gusuzugurwa, niko navuga. Aho umuntu agusuzugura kandi mu by'ukuri we wenda wamwubashye, ibyo ngibyo mu by'ukuri birababaza cyane, bikababaza cyane ku buryo rimwe na rimwe umuntu atanabyibagirwa. Hanyuma icyanshimishije ni ukubona ni uko Imana ifite abantu bo kugufata ukuboko, na hahandi usa naho wari ugiye kugwa, usa naho wumvaga imbaraga zawe zirangiye, ariko ukabona Imana ihagurikije abantu cyangwa izanye abantu bo kugukura muri icyo gihe kibi wari ugezemo. Nibyo byanshimishije, kuko nakubwiye ko hari igihe nyine cyabayeho kimeze gutyo kibi, ariko hakaba n'ibindi bihe byiza by'abantu beza noneho baza baje kugusapotinga bongere bakonkereje. Abakubabaje ntabwo wabibagiwe, warababariye? Ikindi natubwira icyo Dorcas avuze ku muziki wawe. N'ubundi icyo nari kuvuga ntibagirwa ni ibyambabaje, ariko bambabaje bo byararangiye, narabababariye pe. Gusa icyambayeho cyo mu mutima nicyo ntakwibagirwa. Ngo Dorcas avuze iki mu muziki wawe kugeza ubu ngubu? Dorcas kugeza ubu ngubu mu muziki wanjye avuze byose, kuko niwe manager byose uvuze iki? Nabyita na manager akaba na partner, kuko Dorcas ashatse ko performance igenda nabi yagenda nabi, ashatse ko umuziki wacu urangira yabikora. Mbese ikintu cyose yashaka yabikora rwose. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni byose. Tugana ku musozo, Dorcas winjiye mu muziki bigutunguye, navuga ko winjiye mu muziki ibintu utarapanze na mbere. Sinzi niba ari ku gahato ka Papi, sinzi niba ari kumvira Imana. Ubundi ibi bintu wabyinjiyemo utari ufite gahunda, ni ibintu byaje bite byakugwirira?
byarangwiririye yego ariko byasanze nanabikunda ntabwo ari agahato ahubwo ndabimushimira ko yabinzanyemo kuko narabikundaga ariko ntazi ko bizaba ikindi byari umugambi w'Imana kandi ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo gusubiza inyuma umugambi w'Imana nuko nkuko nabijemo mu by'ukuri si agahato ahubwo narabikundaga bihura n'umugambi w'Imana. Niki cyamaje kukugora ko na stage zawe bakomeje kuzibazaho niki kikugora kuri stage ngubu ngira ngo bagenda umenyera niki cyamaje kukugora? Uko bisa kose nyine umuntu yatangiye ibintu adasanzwe amenyereye atanateguye ko azakora hazamo challenge kutabimenyera no kutamenya uburyo bwiza bikorwamo. Ikindi kandi ni ya marangamutima bahoze bavuga ariko nk'uko bivuze nyine byaraje ngenda bimenyera bigenda biza. Dusoza mugira ubutumwa mutanga mubwira abanyarwanda muri kurarikira kuza mu gitaramo cyanyu n'abasanze amatike yashize wenda ubushobozi bwabo muragira icyo mubabwira hanyuma dusoza. Icyo twababwira ni nabyo twakomeje kubabwira ni ukubabwira ko bazabona ibintu byiza. Turi mu marepetisiyo menshi cyane, nta kindi dukora, ntibazaza hariya ngo babone turi gucuruza, ntibazaza hariya ngo mbese icyo dusabwa ni ukubaririmbira kandi tukabikora navuga ngo with perfection. Nibyo rero turimo turategura kugira ngo hariya tunabisengera kandi kugira ngo bizabe biherekejwe n'umwuka w'Imana. Navuga ngo nicyo nababwira. Amatike bayabone gute? Amatike ni ukujya ku Ishema www.ishema.rw. Amatike yose niho ari bashobora kuyahabona. Hanyuma ubutumwa nanjye natanga ni ugushimira abantu bose muri rusange, ari abamaze kwiyandikisha ari n'abandi bose bari kugura amatike, ni ukubashimira namwe kandi tubashimira uburyo muri kudufasha kubibwira abantu kandi nanone dukomeza no kubabwira ko bizaba ari byiza cyane. Bizaba ubu ngubu hari Papi Clever ndetse na Dorcas, urabona ko ni urugo rwiza kabisa, dore ko biyemeje kuba bazajya badususurutsa yaba mu ndirimbo navuga za gospel kabisa. Ni abantu babikora fresh cyane ndetse banakunzwe muri gospel. Ubu ngubu rero bakarimo babateguriye igitaramo cy'ejo, aho bavuze bati bagiye baca mu nzira zigiye zitandukanye, gusa ni byiza kuba aribwo bwa mbere bagiye ko bakora igitaramo. Ndetse Papi Clever yavuze ko ari umugisha kuba ubwa mbere mu mateka agiye kuba yategura igitaramo cyiwe, ndetse anashimira itangazamakuru kuba ryarabashije kuba ryajya muri press conference ringana n'umubare wari uhari bitewe n'uko nabwo byaramutunga. Rero Papi Clever rero nyuma y'igihe kinini azenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye, ubu ngubu akaba yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi nawe yaje kuba yaduhereza show ya danje. Urumva ko ni ibintu bimeze fresh. Rero tukiri muri Classic Vibes, rero reka mbabwire ko noneho ejo bundi ubwo twari turi kwitambukira turi ku rugendo dutembera, se bimeze bite mu mihanda ya Kigali cyangwa se bimeze bite muri quartier, nibwo twaje kuba twahura n'uwo navuga ni umusaza, ni umusore, nanjye byarancanze atubwira ibintu bigiye bitangaje. Gusa icyo twiyemeje nuko tuzajya kumusura mu minsi iri imbere. Nekeza ko abantu bamwe na bamwe bamuzi, ariko twiyemeje ko tuzajya kumusura tukareba si ibyo yatubwiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ibyo yatubwiye aratubeshya, birakorwa cyangwa ntabwo bikorwa. N'abantu benshi babyibazaho, gusa ndaza kuba nasaba kubanga rw'ibyuma dushyemo ako ka interview, kuko ni umusore twahuye aratubwira ati ni umwami w'inzuki, akora ibiki byose, ahamagara inzuki zikaza, akora mbese atubwira ibintu byinshi, atubwira uburyo yihindura inyoni, mbese atubwira ibintu bitangaje. Ni ibintu nawe ku buryo ubyumva bikagucanga. Gusa ikintu nabasezeranya abakunzi ba Classic Vibes nyuma yuko tuvumbuye uwo muntu mu buryo butangaje, nuko nyine mu minsi imbere tuzajya kumusura tukareba se koko ibyo bintu arabikora cyangwa se nibyo aba yivugira gusa. Reka rero dusabe kubanga bw'ibyuma dushyiraho ako ka video, ndetse kandi sinzi namwe nimba musanzwe mubizi cyangwa hari aho mumuzi, muraza kunyandikira message muvuga muti ibyo yavuze nibyo koko birakorwa cyangwa se nibihimbano, kuko nibwo bwa mbere nawe mbonye umuntu ushobora kukubwira uburyo ngo yihindura inyoni akambuka akava mu gihugu kimwe akajya mu kindi. Ni inkuru itangaje, n'ibintu bitangaje cyane. Gusa reka mbabwire ko nyine muri Classic Vibes impano zose tuzibandaho. Hari impano tutazatumira hano kuri televiziyo,
ariko hari nizo tuzasanga iwabo tukareba se bimeze bite. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma turebe badushyemo iyo video turebe ese bimeze bite kuko ibyo atubwira bibaho cyane ko ari ibintu bitangaje kubyumva mu matwi ndetse no kwa twabibona nubwo dukanze tukirinda kwa twamubwira ngo abikore, ariko icyo nabasezeranya nuko muri iyi minsi ngiye nziyemeza ngiye kumureba kabisa ndebe ibyo akora nimba kuko abikora live. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma badushyemo iyo interview then mukanya tuhita tugarukana update zijye zitandukanye. Bimeze bite musaza wacu? Musaza bimeze neza nta kibazo. Fresh tugusanze hano mu mashyamba, kuba uri hano mu mashyamba uri kwakora iki? Mu mashyamba ni ubworozi bw'inzuki. Ndewe banyitumwamo w'inzuki ariko amazina yanjye nyakuri nitwa Rugeminwazi Evariste. Bakwita Rugeminwazi Evariste. Nese unanjye bishoboka ko wanyigisha kuba nakorora inzuki. Ibyo bikeneye ndabikwigisha. Ugenda gute kugira ngo worore inzuki? Ugenda ahantu muri quartier wenda hari ibyo inzuki zikenera kugira ngo zorogwe, zite technique ukoresha? Inzuki kugira ngo zorogwe ubundi bisaba gushirika ubwoba. Korora inzuki no gushirika ubwoba. Mvuga ikinyarwanda ariko buriya mu rugo kavukire yanjye ntabwo ndi umunyarwanda. Ubu kavukire aho ni he? Mu Tanzania. Ni muri Tanzania. Niho yakuye izo technique? Ni umwana sogokuru yampaye. Sogokuru ni papa nawe arabikoraga se? Sogokuruza. Sogokuruza nuko ari by'imiryango. Ni mu miryango na papa nawe yapfuye aribyo akora. Nese wenda tuvuye mu magambo gusa tujye no mu bikorwa. Ndashaka ko muri aka kanya wereka abantu koko ese birashoboka ko ushaka ko wahamagara izo nzuki zikaza bikagaragara kuko ndi kubona musanze uko nabikuvuga. Ikibazo kuzihamagara nazihamagara. Ariko nyuma ko kuzihamagara ikibazo kuzihamagara no kuvuga ngo izihamagara ari ukuvuga ngo uriya muntu yibwe byabaye gutya mugeyo. Ushobora kuvuga ngo tugiye iwacu Tanzania njye kukwereka mu rugo hera nta pasiporo nta rangamuntu ufite ntaki njye ndabifite ukishobora kugukozaho inkoni yanjye cyangwa hari icyo nagukorera nakuramutsa nk'umwana twagera hakurya ukareba ibyo ugiye kureba ukagaruka nabaye mukuru. Ndetse kuki utifata ngo ujye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nimba ushobora kwihindura njyewe nka Amerika cyangwa aho nshaka ariko njyeyo. Uheruka kujya mu kihe gihugu? Uheruka kujya mu kihe gihugu? Ejo ngiye mu rugo. Iyo nkuko nababwiye tuba tugeze mu mihanda tureba ese mu mihanda bimeze bite, ni segment yo mu mihanda tureba ese outside ya studio hanze ya studio bimeze bite, ese amakuru yo hanze bimeze bite, basore baho ese imyitwarire yaho imeze ite mu mpano zabo zigiye zitandukanye. Twabanje kujya muri interview ya Papi Clever aho bababwira ko bari kubategura igitaramo kuri wa gatandatu. Twise tugaruka n'umugabo naho atubwiye ibintu bitangaje, atubwiye ibintu agenda akora bigiye bitangaje bigiye bitandukanye. Gusa muri aka kanya nubwo icyizere cy'uko abikora koko kikiri gikeya, ubu ngo muri aka kanya rero ndagira ngo mbabwiye ko noneho tugeze muri segment zo kureba ese impano bimeze bite. Tugeze mu mwanya w'imano noneho nabazanye impano nabageneye umunsi niziye ni freestyle time. Freestyle time aho ngenda nzana impano zigiye zitandukanye, abasani bagiye batandukanye bakadukubita verse za danje. Nabo bantu rero ntabwo arabona tumyana kuri TV ahubwo nabo bagiye batera freestyle then nkazizana hano nka wati reka turebe ese muri bano basore ninde uri kubikora fresh, ese ninde tuzazana hano muri studio, ese bimeze bite. Tujye gusaka ku buhanga bw'ibyuma imwe muri video iri hafi banza yidushyirireho then mukanya bahita dukubitira nini mwege muraza kumbwira ati ese ari uwo bashyizeho mbere ni washyizeho bwa kabiri, ese ninde ubikora fresh ninde urenze undi. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma rero nimba iyi video ya mbere iri hafi iri tayari bashoboye kuba bayishyiraho then mukanya namwe mushobora kutubwira ati ese video wabikoze n'uwaririmbye mbere cyangwa se n'uwabikoze n'uwaririmbye nyuma. Ndaza no kubabwira amazina yabo muri aka kanya mfite bita na Videnk ndetse no bita Rusaku cyane ko bita na Videnk wenda namufite muri studio ndaza kwa namuhostinza hano. Ariko reka tubanze turebe ese bimeze bite, reka tubanze turebe izo freestyle zabo namwe muragenda murebe. Ushobora gukoresha uburyo bwa message ukavuga ati uwa mbere niwe fresh uwa kabiri niwe fresh. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamukaniye naka interview ka mbere cyangwa se freestyle 1. Let's go. Babwire ko mfite abapampa banarifunga mfasha u Rwanda. Babwire ko mfite imihanda njye mfite fame njye ndi nk'umwami. Babwire Superboy in the town check, bad boy in the sound check. Eyo
nk'umusode w'umujyi champagne ndaturitsa ndazana babasetsa n'itegeko biraba rutura ndatumira sekaga nitsohode ndirukana bandushya basimbuza inzoga cya zose ndaza kuzinywa n'itegeko zinyica ndatumira kwinca aza kadage gode cyangwa nzane Davido azazunguza hedo babadi b'amafodo bose mbahe karibu nevidenke ndi muto ibyo nkora nje bindibo nta n'uwabinkuramo. I love the way your big booty bang bang uko bikora bitera umubiri tic tac. I love the way you shake mpaka down uko bikora bituma nanjye numva mbishatse. Oh bend down on the way you shake that slow that baby come cross. Oh bend down pose bend down you the one kuri sway all the day you do that akakana kari fresh gatumye ngakunda. You the one beautiful in town shake your body mpaka down jege oh jege ay mama. First of all ninjye wumva biti cyami tujyane iwanjye sinkudaza ku musambi uretse bro ko uyu mwana ni hatari reba nuko deko ntaza kugucira ishati nyongeda nyiyerekana ishimwe mfite gahunda yuko turarara turi vite ijoro n'amateka harashimwe waduhuje ibibazo by'ibebere icyami nahageze inoti zamanutse emera nkuremere nkusiga ifunguro emereye ye nsaza imigeri nshaka ibiceri nshaka gukuramo keshi zindeni zitera imigeri sakuza twende dukaba imbibi zose njye nyita big boss sinyibarizwa mu maniga shonje umwana mu bandi nk'icyami mu bwami rusakunda icyami yapandi simbazi feel shy ko mvuyeho January yo nzanye rap mu murwayi cyo bisaba ndi nacyo umviye nzanye wumve ko hari koto hoton gusa kunje kubarya n'ifoto injiriye game mwanduje izina ribi nemeye kwitwa gangster kuri njye naribi nigazanjye kurya hit sukucwa n'amadadi sukugira amashyadi sukura utubari njye nabanjye tujya dance turi kwirira party kaka dance bobby dance nizo turi bubahe turatera ntidutegwa banzi bacu basare tuzushyire baro hasi nigava mu mubare hashize time itarimo niruka kuyu mwari musanga nsiga bansa gusa yaciye amazi ureba kana ko mujisha ndeba n'icyo tazi wallahi niba nziza iki ibyo nibyo nazi nshoye mura ngo niyatse ndebe kambona mu myambaro mu misatsi gusa ntagabikozwa n'ukuri baby njye nze nakwiyahuda mwita rusaku ndetse wabanje mwite na videng. Ese ku giti cyawe urabona urenze ari uruhe muri bano babiri bakomeje kugweza freestyle urabona arinde urenze? Ushobora guhamagara cyangwa se ukohereza message tukareba ati ese ninde urenze. Uyu nguyu ayisandika message avuga ati hello ni Claude Ibugesera wa mbere niwe mbonye urenze katwitabe telefone. Allo Godrichalo allo uyu nguyu ayisakupa kabisa. Gusa ikintu kigaragara cyo nuko muri aka kanya umuntu wamaje kuba atorwa n'uwa mbere niwe bivuze ko ariwe urenze. Uyu ni bamwita Navidenk. Hari abasore babiri, hari uwo bita Navidenk, hari uwo bita Rusaku. Bombi mwabonye freestyle zabo ndetse kandi ntekereza ko mwabonye ko bari kubikora fresh cyane kabisa. Ntekereza ko namwe mwabibonye fresh namwe kandi mufite impano mu minsi iri imbere. Ndaje mbegere reka nago ndibwirirwe mvuga byinshi kuri aba ngaba. Nditaba telefone byuza 2 cyangwa 3 mukambibutse ko ndibaze kwa ndi kumwe n'abatumirwa. Allo Godrichalo allo Godrichalo allo Godrich allo abanga sinzi impamvu sinzi ukuntu biri kugenda bari guhamagara bagahita bakupa ariko reka ndebe. Allo Godrich allo Godrich allo wa mbere ni kuvuza wa mbere. Allo Godrich allo oui allo wa mbere no gufite 4 urakoze cyane. Let's go twitabe nundi. Allo Godrich allo wa kabiri urakoze cyane kabisa. Wa kabiri avuze tu wa kabiri nkaye ko ati wa mbere undi ati uwa kabiri. Urabona ko nyine abantu bari kugenda bavuga abantu babagiye batandukanye bashobora guhamaga ko ati wowe uwo wakunze ni wowe. Allo Godrichalo wa mbere urakoze cyane kabisa. Allo Godrich wa mbere urakoze cyane. Ikibazo nuko muri kwitiranya amazina kuko
uwa mbere bamwita Nevidenk, uwa kabiri bamwita Rusaku. Ubwo nyine abantu benshi kuvuga ko uwa mbere ari uri kubikora. Mbibutse ko kandi nanabamenyeshe ko uwa mbere mu kanya tuba turi kumwe muri studio giye kuhitana na muhostinga mu kanya y'amasegonda make cyane kabisa, wo bita Nevidenk. Turebe ese bimeze bite, wari kwiyumva gute nyuma yo kuba yakora freestyle akaba yashimwa n'abantu bagiye batandukanye cyane ko abantu benshi ari guhamagaye kugira nabo gati uwa mbere. Na message abantu, reka turebe na message abantu banditse. Uyu ngati kabiri hejuru, wa kabiri nyine ni wo bita Rusaku, undi waririmbye bwa kabiri. Undi yanditse ati what does it require to participate? Uparticipatinga hano mu kuba watera freestyle na bindi bintu bisabwa, ndavuga nimero ni 0782007152, then ukaza tukakuri coding aka video urimo urakubita freestyle, then nkaza nkagaragaza hano muri show abantu akabasi umuntu arashoboye, waba ushoboye nkazagutumira ukaza koko ukabibereka. None mbamenyeshe ko muri aka kanya narwo bikiri ngombwa cyane ko kugutumira muri show ari ngombwa ko ufite video y'indirimbo, ko ufite impano, nabyo byatuma utumirwa. Rero tutagiye kure, tutagiye muri byinshi, mwamaje kwanzura ko uwa mbere ari we urenze. Nababwiye ko ndi bwitabe telefone zitarenga 3 nkuko bimeze, abari guhamagara mwihangane ko tuba turi gukorana n'igihe muri aka kanya. Rero reka nsabe kubanga bw'ibyuma kwanza banza dutegura badushyira indirimbo y'umuhanzi n'umuhanzikazi bamwita Dylan Flex. N'umuhanzikazi murabizi naye n'abatumiye muri show y'ubushize, ariko mbere na mbere n'umuhanzikazi bamwita Dylan Flex. Ariko mbere na mbere kugira ngo bakine indirimbo ya Dylan Flex, nagira ngo nsaba ahubwo ari n'indi ndirimbo cyane ni yundi bita Jimun Lee, nawe namutumiye muri show y'ubushize. Akaba nawe yarafite indirimbo bita gang nimbiri hafi, ntekeza ko bayituzamurira yo bita Jimun Lee. Ni umusore yaraje hano arabikora fresh cyane kabisa. Iyo ndirimbo iri hafi ku buhanga bw'ibyuma bakadushyiramo byagenda fresh. Then mukanya Tanzania uwo bita Nevidenk mukanya yari kubikora, mwabibonye ko amaje kubakubita freestyle za danje. Ahubwo reka turebe ese bimeze bite, ari live biba bimeze bite, nimba twaramufasha ka video. Nekeza ko abantu ashaka kuvuga ati yari yabiteguye cyangwa ari byo yari yateguye, ariko ikintu nababwiye ko nuko hano muri Class Vibes nzanamo impano gusa. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiramo indirimbo y'uwo bita Jimun nimbiri hafi, itanari nta kibazo bashyiramo bita Dylan Flex. N'umukobwa nawe natumiye muri studio ubushize, then mukanya ndahita ngarukana n'umutumirwa uwo bita Nevidenk. Let's go. Nuko nababwiye ko mukandi buze ndi kumwe n'umutumirwa, murabona ko muri aka kandi kumwe n'umusore hano muri studio kabisa. Naye nabibabwiye ko ndi kumwe na wa wundi wabanje kwakwita pro bwa mbere, mwagiye munamuvuga ati ararenze arabizi fresh. Uburo niwe turi kumwe, bimeze bite? Nago ndi bukuvuga uratangira wivuga. Ndi umusizi w'umusazi ibyo nkora ndabizi, muto kuri iyi ushaka kakanabya kisi mu guhiga keshi nagahita inkora byose, hirinda ubuhemu n'ubusazi muri byose. Babona dread tatu ku mubiri kabandi nakora injyana nk'iyi bose batindikira, ntibazika gahunda kagasanda ari gusenga sengacimira rugira yaduhanze ikama imana nk'iyi ubuhanzi. Ntago ndikirara nuko nkuri ibintu nkunze, ntago ndi umuhemu wenda nubwo nta butunzi, ni dread ku mutwe n'amahoro ku mutima, niyo nakena rega burya sinanakwiba. Niyo anakena uburyo siyanakwiba. Reka nago yo man meze fresh, banyita Nevidenk. Eyo Denk kutise Nevidenk man umujama wakanyisa ko kazina era tukiga segonderi ndagakunze nyine nanyi patiraho abakwise Nevidenk cyane kabisa. Nevidenk watangiye umuziki ryari? Ni nko muri 2016 nibwo nakoze video ya video ya mbere. Video nimba ya mbere twaga ngo iki shabayitaga nyegera, bayitaga nyegera kabisa. Era dusunde ubusura cyayibuka kuryoha kuitira abantu cyane roneze nasubizi ngaye bakwite turebe. Mwadi mwiza natuye mu band, umubyinnyi mwiza yibagiwe oya ko nago kabura. Nevidenk nababwiye ko ndibuze kwandi kumwe nawe muri studio. Murabizi mukana bashizeho aka video ari kubakwita akapera, aho mwaje mu gati umutipe ararenze ari kubikora fresh cyane. Rero muri aka kanya reka mbabwiye ko none ubundi kumwe nawe muri studio, aho namwe mushobora kugenda muhamagara mukagenda mubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Muri aka kanya kabisa namubazaniye mu mubaze se bimeze bite, ese ni gute yumvishemo ko azaba umuhanzi. Icyo kibazo kamite nangira nyimubaze nyimuhereho, ni gute wowe ni ryari wimvishemo ko uzaba umuhanzi, ese byakujemo bite kugira ngo uvuge ati ngiye Nevidenk reka mfate umwanzuro mvuge ati ngiyewe mbaye umuhanzi, cyane ko ari n'ibintu biba binagoye cyane kuvuga ati mbaye umuhanzi, kuko nyine abahanzi bavugwa ibintu byinshi cyane, banavugwa ibintu byinshi cyane kabisa. Rero iki gitekerezo kijya kuza mani kwa kundi twigaga nko mu wa mbere segonderi
noneho basa naho baduha ka wake nyine muri groupe noneho turiforuma abantu batatu mani turagenda nibwo bwa mbere nari nanditse indirimbo ndandika turagenda tujya kuri stage ako nyine n'ibintu by'ibisoni byinshi byata noneho aho kugira ngo umuntu aririmba areba abafana imbere umuntu agahita bakubita umugongo akajya aririmba yirebera nk'eryiri nyine justement nyine numva ko hari utuntu nakwandika tukaryoha igihe nanaririmbaga rap nyine tu biza kurangira ubwo nyine ibintu mbigize official biza kurangira ibintu ubigize official none se never nk'ubu ngubu okay umuntu ashobora kukubaza hari stage ikomeye warigeze ukora stage ikomeye narayikoze ndi kumwe n'umugabo bita Rafiki na General Sport na General Sport yari iriho nk'abantu bangahe ubwo ko yabaga ari mu manuza mu mahoteli nabimenyara twitabe telefone ebyiri ngiye mite ngaruka nkubaza ibibazo kuko alo good richalo bite bakwita nde urahagana he ni fresh cyane ararenze cyane umugo umuvugishe dore ari kukumva kabisa mubwira arakumva cyane kabisa nkaho ari Rwamagana yari ishuri mani yari ishuri ariko ubu ngubu we amatwi yawe yantize mani nze ewana mukorera ibitendo urakoze cyane kabisa ngo mutiza amatwi araje abigukorere araza abigukorere kabisa reka hano hari umuntu wanditse message agira ati merwa muti umuntu peace time is time ni honor aguhaye peace kabisa urakoze cyane wowe arakubwiye ati nawe aguhaye peace none se nari kukubaza hari stage wigeze ukora urambwira ati warayikoze ese wabyifatamo gute mu gihe uri kuri stage abantu bakaguhereza po oya ibyo ni ibintu bibaho cyane noneho buriya stage ya mbere igora mani niyo muri segonderi mani kuko muri segonderi wajyaga kuririmbira nk'abantu 1000 noneho zikuririmbira abantu zikuririmbira umuntu muri bujye kurwanira kadishe saa sita cyangwa mu gitondo cyangwa nijoro mani arakureba akajya avuga tereka ariko wowe n'ukuntu waneye ipafu se ubu ngubu waza umbwira iki alo reka twumve umuntu kuri telefone alo ndakumva uyu mwaka uduhishiye iki uyu mwaka ikintu cya mbere nababwira ko muri uku kwezi ni ingoma irahari kuko ngiye nkora n'amapoeme right nkora amapoeme nkora music noneho hari ingoma hari n'indi igiye kuza ukundi kwezi gukurikiraho noneho next yuko nyine wenda havaho cyagiye cyo kwibuka ndabategurira EP ya Danger ariko ya Danger kandi noneho audio video bizana kabisa none se ko numva uri kudutegura ibintu byinshi cyane binagoye cyane ufite umufungo uhagije wo kuwabikora cyangwa waba ufite umuntu bigufasha aho rero niho ibintu byose biba bizingiye mani ubu ngubu mani ndashima Imana cyane kabisa kuko yamaye support nyine y'abantu nyine tu muri aka kanya ufite management oya na management aka kanya mfite wenda biri mu nzira ko ari abantu nkabangaye bari kuntrayinga kuba bambera manager ntabwo birakunda ariko nyine kuba bitarakunda njye mfite umurongo nari narihaye cyane mfite ndashimira director wanjye Cowen nkashimira assistant we James nkashimira Papa Cyaka Ewan nkashimira amatimu yose kabisa guhera kuri producer wa audio bita Tagapit ndabashimira cyane bamba hafi kabisa ashura kabisa Ewan cyane noneho urumva ni fresh cyane none urumva abantu bawitonze utandikanye ijambo hari abantu nshimire nanone abantu banyambika umuntu bita Gilles Store hano mu mujyi umuntu bita Emi Store Ewana nabo mbakuriye ingofero kabisa ndakumva neza cyane ku cyangwe neza fresh camera Imana bashabankorera imiti ya Danger reka nanjye nishimire kuko nanjye muri aka kanya ndi kwiyambika kandi nkiyambika neza urumva nawe se nakantu kise banyishizemo uyu ushatse kuvuga ko ngiye bakinyambika ukaba nanjye ndi kwishimira ko nanjye niyambika kandi nkaba ndi kwambara neza urumva nyine amashopu numva namwe muri kubyumva nyine nanjye nyine umuntu nyambika umuntu wiyamini ushaka kunyambika ankoreho amamagare cyane kabisa anyambike cyane kubera wiyambika ngewe ugende ahantu ufate icyo ubasha wiyishyurire fata icyo ubasha wiyishyurire ibintu biragenda neza kabisa tukwitana kuri vase yo
nk'umusode w'umujyi champagne ndaturitsa ndazana babasetsa nitaye kubiraba rutura ndatumira sekaganitse hode ndirukanya abandushya basimbuza inzoga cya zose ndaza kuzinywa nitaye kuzinyica ndatumira kwinca azakadage gwede cyangwa nzane Davido azasunguza hedo babadiba mavudo bose mbahe karibu nevitenke ndi muto ibyo nkora njye bindimo nta n'uwabinkuramo yo kabisa none se ubwira abakunzi wabo ubazaniye iye ndirimbo abakunzi banjye muri kumva ibintu byose nagiye nkora ni ibintu bijyanye na rap uretse ko harimo n'agapoeme gatoya ariko muri ino minsi ndi kuririmba nyine nge ndi umumizisiye tu nta njyana nakora mfite njyana narakora ntaragerageza aho ni amapiyano na R&B ariko izindi zose ari trap ari drill ari rap ari afrobeat ari dance ewana mba mari bya hatari ariko nizo nzazikora tu aka kanya rero mbazaniye afrobeat yitwa ibintu bibiri kuki wahise ibintu bibiri nyine ni ibintu bibiri ibintu bibiri iki ni iki ibyo nyine ibyo bibiri ibintu bibiri reka kubyibaka cyane waduhaye ko kwitera kuri iyo ndirimbo se mvuge igitero cyose cyamvuge akantu gato cyane kabisa. She said she wanna get fuck drink all night, yeah. She said she wanna go high, ngundo ko bikora nkabikora kora nuje kora nuje ngo nakajana nani gikwe boy no stress namiki yo ngoni nyumve. She said she wanna dance with a nigga like me, yeah, dance with a nigga like me. She said she wanna suck firi my sweet. She told me boy push it harder. Oh no, she said she want go high or drink her but sex. I don't wanna try no go confess, yeah. Try no go confess, yeah. I don't wanna try no go so stop, yeah. Try no go so stop, yeah. Stop, bibidi bino. Chaki bino bibidi bino. Chaki bino bibidi. Listen up then. Umwanzuro kwarimba indirimbo uhogoza kandi imbere warakwitaga love. Mani nararebye nsanga ibintu byose ndabishoboye. None nsanga wenda ikintu kiri gucuruza mu Rwanda nako gicuruza no kwisi hose gihoraho. Mani na afrobeat nyine tu. Cyane. Wagiye mu bicuruza ibidacuruza urabireka. Reka twitabe nimero telefone ebyiri then mukandi twite dusezera abakunzi kanga rukana mwiri mukumira. Allo good richalo. We allo. Yego wiriwe umeze ute bakwita nduragana he? Yego aratwika cyane igira ikintu umubwira rero sasa rero. Ndamugusuhuriza nta kibazo nimba mufite impano kandi iyo ufite impano ikintu usabwa kurusha ibindi no gukurikira televiziyo cyane igihe mvugiye nimero zanjye ukazifata. Urakoze? Okay, reka tusome message ngara ari kugusuhuza. Ndati hello. Undi yavuze ati can you please repeat the number again? Ni ubwo ni nimero nayo nababwiye bashobora kumamagara ushaka kuba nagufasha ufite impano. Zivuze ni 07 82 00 7 nimero nizo ngizo. Rero twite dukomeza Unity hello mufate peace ni Patrick ndabakurikiranye cyane kandi ndabemera ariko mfite impano yo kuririmba mwamfasha pe tukayizamura mumbabarire munsubize pe ndabakunda ndi Kayonza. Patrick nakubwiye ko nagusubije so wabibonye se nimero mukasi maje kuzitanga uzamvugishe ni Kayonza tuzahagera twebwe naho tutagera kabisa kore nk'akazi banaye. Ndati ubukeye byo ngo wakurakoze cyane wovuze ngo turakeye nawe urakeye aho uri ndabizi kukeye kabisa. Ndati twese udusige iki kuwo uvuze ngo ntabwo nzi yavuze ngo dusige iki sinzi ibyo yanditse. Okay wati yambwe mwero wo muntu peace time is time mwero wo muntu peace ni honore twese udusige iki kuvuze ngo nago mbese ni ibintu bidasobanutse honore urihangana na videnke ni hehe wa umuntu ushaka kureba ihangano bya nihe yakura yabikura. None suzi ukuntu bajya bavuga se ngo nawahuye na Yesu ngagenda amaramasa jewe uyu munsi nawe na Jesus siko ibintu bimeze nago agenda amaramasa none ndashaka abakunzi ba Jesus bas mani mwambabariye tukuzuza akawanike kuri Instagram yanjye. Kuri Instagram havuge kabisa ni nevidenke uno
nibwo bwigambe ngiye no kureba ko abantu bareba ikiganiro cyacu ibyo bintu rwose birebe kabisa nawe we na Yesu ngagenda amara amasa nawe na Jesus buse koko Nevidenk uno mu musange kuri Instagram munyuzuriza kawanike wa Nevidenk waryandika gute bandikana na a na va ebyiri na ya ugasi nyine ukandika denke da na e na ka na uno u na o. Okay, urakoze cyane kurumva nyine mwamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga indirimbo zawe yawe nshyashya bayibona kuri channel yitwa Nevidenk gusa nyine gusa murabyumva kabisa abakunzi ba Cross Vibes mureke dushyigikire Nevidenk kuko arashoboye mwana wose karamuravuga ko abishoboye igihe nabacishizagamo aka video kiwe. Murakoze cyane rero kambabwiye ko mukandi buze kuba ngarukana n'undi mutumirwa reka nsabe kuwanga bw'ibyuma kwanza tuzamure indirimbo bita Bibiliya Nevidenk manze munarebe ukuntu imeze den mukamite ngaruka kanse kuwanga bw'ibyuma dushyiremo iyo ndirimbo den naho butaha iyo bamwita Nevidenk niwe twari turi kumwe mukandaje ndi kumwe n'umwari umukobwa uri kubikora neza umukobwa w'inzobe umeze fresh cyane wo bita Pome mukanda tugiye kurya pome nyine abakunzi ba Class Vibes nabonye birimo neza reka mubwiye ko kandi ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye Stream Jesus Entertainment ukanyandikira ibyo wifuza byose ko tugufasha reka nsabe kuwanga bw'ibyuma dushyiremo indirimbo bita Bibiliya bita Nevidenk then mukanya tugaruke nababwiye ko mukandi woze ni kumwe n'umwari n'umukobwa muri kumibona ko arimo fresh kabisa muri kumibona ni ubwa mbere kabisa ariko ntago ari ubwa mbere nagiye mbazanira abana batandukanye ariko murabona ko muri aka kanzanye n'umukobwa kabisa bimeze bitese ni fresh kuko nje se hari kubura iki no hanze niko hameze hanze hari niko hameze harakonje cyane rero hano mu kiganiro cyacu rero niho hano hambere hatajya hakonje kuko iyo tugeze hano bari vibe kusuita utangira wakubita kapera kugira ngo tunabereke n'ibyo dukora ufise amahera wakora attention mbona bakwegera wagutera affection arankoma bibi cyane n'amayaga pome kawe umukobwa ngo yabaye agapome kacu abakunzi ba Class Vibes bazaniye umukobwa kwita ngo icyari ni pome official rwa yego kugira abantu ko kandi turi kwirira pome kabisa umuntu witiranyije n'urubuto undi kukiyise pome long story sinzi impamvu abantu benshi bakunda kubimbaza kuki se wise pome nyine niye mpamvu wowe kera ari ukuntu nari mbyibushye nk'urupome nyine urabona pome uyishyize hasi ukayikandagira ubwo buryo nari mbyibushye ubu nanutse nk'iki se nk'agapome kari sexy nyine ukuntu agapome kari sexy pome bimeze bite se nta kibazo ni fresh bimeze fresh atangiye muzika ryari se bon nayitangiye nka 2019 akonyejemo fresh uyu mwaka 2020 muzinga se kuva atangira muzika iyi ndirimbo nimaze gukorera ni nk'indirimbo 6 cyangwa 7 indirimbo 6 cyangwa 7 muri uyu mwaka oya nayitangiye kera ariko ubu nibwo naje nje fresh abakunzi bacu ko banarebe n'isura yawe ikibure kubiyi mukareba ngewe nibaze pome kwa bazaho bansanga reka ugomba gufata abakunzi bawe neza ukabereka ko ari bo wishimiye cyane abakunzi bacu uragira ngo babibone uko none se bimeze bite pome reka nkubaze ikibazo kimwe ubu ngubu umaje kugira indirimbo zigera kuri 6 zose ni ukuririmba cyangwa ujye ugerageza na rap mbona ukuririmba ko rap nazo mba nzizi ako buryo bakubita ka rap kamwe hangaha muri aka kanya nakabakubita ko twagiye indirimbo zitari izanjye nta kibazo twagiye okay aha twagiye okay simple sister nkubita mbandura mbahore nk'isare mu rukundo nta mibare nagukunze bikomeye nakubeshye najyaga nkorera nkababara mekonje tangu no hano mbikwereke n'imitoma myiza uhwanye n'amajeste y'urukundo mfata ukuboko nkwibagize ibibazo ibiganza byawe niwe butenyeneye wino nkoraho ndewe ko nagoye ka ariko ushobora kuba ugira urukundo rwinshi kuko ukunda kurimba ibintu bijyanye n'inkundo cyane ibyo bintu tubiyore Yesu ufite umukunzi cyangwa tugushakira umukunzi hano mu bantu yewe uwo muntu wamunyere ndi single ako nago bivuze ko mfite crush mfite umuntu ukunda ako ndi single yego bibaye byiza nyine
naguma ndi single nta and no searching. Nese kankubaza abantu bakubwira ko uririmba kuririmba nkandi bambwira nkanjye okay bajya bambwira Marina kenshi. Marina bakuga kuririmba nka Marina. Yego. Maybe buriya nibyo buriya n'abakunzi bacu bari kubyumva buriya bashobora babyumva. Ntago ari byo nge ndirimba nkanjye nibyo bavuga nyine. Niki uri guteganyiriza abakunzi ba muri uyu mwaka? Ni byinshi, hari ibihangano byinshi cyane kubera ko ubu none nyine no kugerageza njye na management ufite ako nyine no kugerageza kugira ngo ndebe. Nese Pome kuva watangira muzika umaje gukora stage zingahe? Stage z'ama performance? Kuri stage. Ni nk'eshatu, harimo ebyiri zirenze n'izindi ziraho. Ebyiri zirenze ubwo iyo uze stage zirenze zari zihuriyemo abantu bangahe ibintu nk'ibyo? Stage mperuka gukora mu Gisimenti yari haje Kama Chris Easy na Fireman. None se ubyumva ute ku muhanzi ukizamuka kuba abantu bakora show then bakamushyira kuri stage bwa mbere then bamara gusoza kiva kuri stage ati noneho ubu ikirori kiratangiye nkaho nyine hatigeze haca undi muhanzi? Ubyumva ute ibyo bintu? No kuba nageze aho ngaho imba no kubishimira Imana kuko ntago ari ibintu biba byoroshye. Akenshi se nk'iyo bagwaye stage se ugenda stage abantu bataraza buriya? Oya, iyo stage nayikoze harimo abantu buzuye byatanga. Harimo abantu. Nabanje kubyina kugira ngo mbone stage. None uzi no kubyina? Yego ndabizi. Okay. None se Pome reka nkwaze ikibazo. Wabyumva ute uramutse utumiye kuri stage abantu bose akavuga bu naveho wabyitwara muti? Ibyo ngibyo nta kibazo, ntago ibyo nta nubwo bijya bincira icati kuvuga ngo bu cyambere no kwizera wowe ubwawe nabo bantu bake baba bahari. Ibyo byose yo kubisa akantu gato bagatangira kuvuga wa mwana byose birashoboka. None se nkwaze Pome, okay, wiyumva ko utandukaniye itandukaniro ryawe ufite n'irihe hagati y'abandi bahanzi? Itandukaniro riri hagati yawe n'abandi cyangwa se umwihariko uzanye ushobora kuvuga ngo nawushingira uzatuma mfatisha cyangwa ngira abantu bankunda? Innovation yanjye mfite ngiye nuko ibihangano byanjye uburyo nshaka kubikora buri weird nyine acting itandukanye bijyanye n'umubiri wanjye, body yanjye nkayikoresha so uburyo ngaragara nabyo bigakora akazi nyine. Zigukoresha body fly. Zigukoresha body kuko nta kazi nkora nge ndi umubyinnyi. Uri umubyinnyi. Okay, nese Pome indirimbo yanjye nshyashya tuzane yitwa ngo iki? Yitwa Body. Bayita Body. Okay, niyo mpamvu uri kumenya gukoresha body fly. Ni bisanzwe. Wise body. Ni narebye muri iki gihe turimo hari ibintu abantu bashaka kumva. Ndavuga ibyo byose nayandikiye no muri club ngira ngo kwa kundi ureba ukuntu abantu baba babyina bakorana kose ubundi birangira gute? Rero gato twumve rero bimeze bite. Okay. I really find out and you go be shy when you wake up. So baby never mind, tell me the agenda uko ushaka. Ndaguhane n'umukoti, ndaguhane n'umukoti, uracyafite isoko. Bamwita Pome kabisa. Se niho abakunzi bashobora kuba babona ibihangano byawe? Platform zanjye ni Pome Official Rwanda. Pome Official Rwanda no kuri YouTube n'ahandi? Ni na YouTube channel yanjye. Ingo bamwita Pome rero ubwo urumva abakunzi b'ikiganiro Classic Vibes yari umuhanzi narimbazane uri kubikora neza. Mwabyumvishe ko afite impano zigiye zitandukanye, afite impano zo kubyina ndetse kandi akaba afite n'impano yo kuba yabaririmbira, akabaririmbira fresh mu amatwi yanyu akabaryohera. Niyo mpamvu mugomba kumusapotinga mu musange rero kuri platforms ziwe rwose muramusanga yitwa Pome Official mu musapotinge. And then mwibutse ko ushobora kwa wakandika message muri aka kaka wase Pome amubonye ute, and then utatukazamuga ndetse kanekeza ko nawe tuzatumufite muri kaga segment ka freestyle aho nzamusanga ahantu runaka twafata aka video arimo arakora freestyle ari kuririmba then tukamucishaho muri freestyle time karese bimeze bite. Uyu rero yari Pome Official ababwiye aho mwakora ibihangano byiwe. Reka musabe bakubite indi verse nyuma indi acapella nyuma then
mukamite ngarukana n'undi mutumirwa muri studio zacu kabisa. Ndaza kuba ndi kumwe n'undi mutumirwa nawe n'umukobwa mwiza, nimujye kure kabisa. Banzu bakubite akandi ka freestyle poem. Sweet my vanilla, ni wowe njye nahisemo, icyo nakubwira ntabwo nyenzi ibyo ndimo. Give me some more, give me some more. I know you know, so give me some more, give me some more. Sinjya nkumenyera akunda ibyikora. Tengaruka ndi kumwe n'undi mutumirwa, ndakeka kubanga bw'ibyuma indirimbo ya poem yamaje kuba tayari, bayishyiremo den mukamite ngarukana n'undi mutumirwa nawe n'umukobwa mwiza. Uyu munsi ni udushya gusa, ni byiza gusa. Sabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamura indirimbo yitwa Body ya Poem. Yaraje kuba yamurikira abakunzi ba Classic Vibes. Ikiganiro Classic Vibes rero babwiye ko tuba turi kugenda tubazana impano zigiye zitandukanye. Ndakeka ubu ngubu ibintu bimeze fresh, bamwita Poem. There, let's go. Nkuko namaje kwaga mukanya ko ndibuze ndi kumwe n'umutumirwa, nawe ko ndibuze ndi kumwe n'umukobwa kabisa umeze fresh, nawe babwiye kabisa. Ubu muri kandi kumwe n'umukobwa muri studio, bimeze bite? Meze fresh ko itonze cyane. Oya. Meze bon. Bakwita nde? Ivy. Kuki wiswe Ivis? Ivy nitwa Yvette, ni short name ya Yvette. Ni short name ya Yvette. Yeah. Ivy umaje kugira indirimbo zingahe? Imwe. Indirimbo imwe. Ndagoswe ubundi sinzi nimba ko nicaye n'umukobwa mwiza, nisanzwe twise twirukanka cyane. Nanjye kwaza indirimbo umaje kujya, kandi ubundi bisanzwe bimenyerewe ko ubundi hano tukwakira uhita ubaririmbira cyangwa se ubakubitaho akantu k'akapera. Ni wowe unkora abandi batabasha, kandi nabaye star iyo ngeze iwawe ndatinda. Ni wowe unkora abandi batabasha, kandi nabaye stuck iyo ngeze iwawe ndatinda. Indirimbo bayita yitwa wowe. Wowe ni no yawe ya mbere. Nese watangiye music ryari? Nayitanye uyu mwaka ushize. Nibwo nari ndi kwitegura nkora ama rehearsals menshi, nkora ama recording menshi. Rero ntangiye kudropinga muri uyu mwaka kabisa ejobundi. Ni indirimbo ya mbere usohoye? Ariko hari izo nyine wakoraga mbere ariko hanze ntizige muri studio? No. Ni nabwo aho muri studio nabigeragereje, muri nabwo natangiye gusohora indirimbo. Nese n'iki ni iyihe mpamvu yatumye yumva ko ushobora kuba ufite impano yo kuririmba ku buryo ukora indirimbo? Nabonye video yawe n'amashusho meza cyane, ahubwo nyine wenda n'ikindi ndashaka kubaza ibanga uwakoresheje kugira ngo ukore indirimbo ya mbere itirebwa kuri buriya buryo, and even ukanakora n'indirimbo nyine ifite quality imeze kuri. Icyambere nashima team dukorana, team dukorana kabisa banyitayeho pe. Hanyuma ibindi ni ugushima Imana ko abantu babikunze. Ibindi ni ugushima Imana ko abantu babikunze. Nese uri kubona ko hari ahantu bifite bizagera cyangwa uri kubibona gute? Bisha biratanga icyizere kabisa. Kumpa icyizere ko abantu bari kubikunda, bari kureba indirimbo yanjye, bakomeze banshigikire nyine. Ndaza gusaba abantu bagiye batandukanye bagende bahamagara, bagire icyo babaza Ivy, ndetse bagire n'icyo bamwifuriza mu rugendo rwe rwa muzika atangiye. Ese abantu bakwitegemo iki wowe nka Ivy muhanzi kazi mushyashya? Bafite ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ibintu byinshi bitandukanye, byinshi byiza. Nibikiri inyuma nibyo birenze kweri. Kapita wait kuri telefone. Allo good richalo. Bita Alpha. Namusoje kabisa ariko bamwita Ivy. Bamwita Ivy ntabwo ari Alpha. Allo good richalo. Allo. Oui, yungo ntabwo ari kuvuga, reka twitabundi. Allo good rich. Oui, allo. Mwiriwe. Allo. Allo. Twiriwe, mumeze mute? Bakwita nduraganaye. We nawe yanze kuvuga kabisa, reka twitabe undi. Allo good rich allo. Oui. Allo. Allo good rich allo. Allo bite bakwita nduragana he?
gira ikintu ubwira Ivy sasa rero Jeannette. Ari mu kazi fresh cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane kabisa. Allo good richalo. Allo. Bimeze fresh bakwita ndurahagana he? Uraho ngaho? Allo. Oui, bite bakwita ndurahagana he? Bakwita nde urahagana gira ikintu ubwira Ivy. Nabababaje gute? Turaza kuyishyiramo. Allo good richalo. Oui, bite kutavuga? Mwiriwe bite bakwita ndurahagana he? Aha. Yego Babla ndakumva giye kintu ubwira Ivy. Atinze kuvuga reka dufate inde kabisa. Urakoze cyane. Tugiye gufata nimero telefone ebyiri then twite allo good richalo. Oui bite bakwita ndurahagana he? Gira ikintu umubaza Ivy. Murakoze cyane. Allo good richalo. Oui, gira ikintu ubaza Ivy. Telefone ya nyuma. Allo good richalo. Allo. Bite bakwita ndurahagana he? Ego. Urakoze. Ikibazo reka bere icyo twita dusoreza rwose kinguyo. Urakoze cyane. Mukunzi. Okay, murakoze abwo ndatekereza abantu muri guhamagara mwe mwihanganiraza konyanange umwanya wo guhamagara mbanze nanjye ngire bike nibariza Ivy. Murabizi ko mba mbiteho cyane kandi bandi hano kugira ngo mereze ke abakunzi ba Classy Vibes cyane kabisa. Ivy reka dore kuri icyo kibazo ari umuntu kwaje ikibazo ngo ufite umukunzi. Wapi nawe? Se ko iki nta mukunzi ufite ko kwa Ivy ya ndirimbo yaririmbye. Ntago ndamubona. Yego. Karirimba nesira ndimbo yaririmbye. Ni ukwinspira abarurimo tu. No kwinspira abarurimo. Nanjye nawe mfite buriya sinze. Abakunzi bacu nibaza kubona tuberanye sinzi nimba uri bubyemere. Ese ko iki nashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko. Ni indirimbo ya mbere ukoze sibyo? Yego. Akaba ari indirimbo ya mbere ukoze wayirecordinze ryari kwanza indirimbo? Indirimbo nayirecordinze nko mu kwa nayirecordinze ura mwaka ushize nko mu kwa 11. Aha. Wishutinga ryari? Nishutinga n'undi muri uko kwezi. Muri uko kwezi? Yego. Kubera iki se wayisohoye muri uyu kwezi kwa mbere? Mu kwa 12 nabonye abantu hari ukuntu bari busy n'iminsi mikuru. Ndavuga reka mbafatisha none baretse kuba busy baba bikaraga byataye no mu bitaramo n'iki. Mbona umwanya ntago mbona ndavuga reka ntangirane n'umwaka sa. Nose indirimbo yawe iri kwakirwa ite mu nshuti zawe za hafi? Bari kwakira neza bama comment nziza ewana nyine nabashimira bakomeze banashyigikira banayipushinga kabisa igera nta muntu uraguca intege se mu bantu bawe bahaga ntago byabura nawe uri kukugaye si ibyo bintu ugiyemo ni ibiki aka kanya ntago byabura kabisa benshi barimo baragenda babikubwira ntabwo ari benshi Ivy hari umuhanzi ukomeye umuteganya kuba mwakorana collabo ubu aka kanya nta muntu turi kubiteganya ariko ewana shabara hari benshi wifuza nk'abandi nka batatu nka batatu ahubwo se nire nifuza niwe bose ni njye niwe ngo bose none se reka nkubaze umwihariko wumva waba uzanye udasanzwe muri iyi kariyeri yawe ya music ni umwihariko wawe utandukanye n'uw'abandi? Umwihariko wanjye ntago nabivuga mu magambo buriya ibikorwa nibyo birenze bonye bagende barebe video yanjye barabibona. Okay, ndaza gusaba abantu bari guhamagara mwihangane
umwanya wo guhamagara twameze nka tuwusojeje ahubwo mukoreshe message nimba ari icyo ushaka kubaza IV ushobora kwandika message ukamubaza se bimeze bite ari hano kugusubiza. Ni message nizo nziza birarutwa ko wahamagara ko cyangwa guhamagara barangije reka tubanze dusome message kwanza z'abantu bahise bandika. Uyu ngo yangeti ngo baragukunda cyane uyu ngo aragukunda yakoze cyane ningo yanditse message ariko ntago yayirangije yanditse ngo mubwire ndatekereza ko ashobora kwa kiri gutexting iri buze mu kanya cyangwa se akaba yanibeshye na wamenya nese IV ubyumvamo uti hari stage uri guteganya ko wakora hari stage uteganya ko wakora na muri uku kwezi cyangwa hafa no ubyumvamo gute ugiye kuri stage abantu bakagwa wabyitwaramo gute urabona ko gitangira umuziki ntabwo kwita ucika intege kariyeri yawe ukayireka uyagenza bite biragoye pe kuko nundi uyu utangiye kariyeri nako ngira ngo ni ibintu byinshi utangira hari abantu benshi batabyumva sinzi abanyarwanda sinzi nk'ikintu nakora kugira ngo wamebu ariko nakosora iki kintu nicyo cyatuma IV ahagarika umuziki nta na kimwe none se IV niki kuri quality wowe ku giti cyawe ubona quality z'umuhanzi mwiza ni nk'izihe? Quality z'umuhanzi mwiza kandi nawe ushobora kutwizera ko uzakurikiza. Quality z'umuhanzi mwiza no umuhanzi icyambere ukunda akazi ke icya kabiri ugerageza nyine kuririmba ibintu biri kuba cyangwa nyine kugerageza kwinspira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima bari kunyuramo. Nese IV ngo bibaye ngombwa ko ishyiraho tattoo y'umuntu ukunda utekereza ko akishyiraho tattoo yandi? Oya ntabwo ndabitekereza pe y'umuntu nakwishyiraho tattoo nabyo bintu urabitekereza ko ufite tattoo? Oya teganya ko wayishyiraho se? Oya ntabwo biranzamo ntabwo numva ko nashyiraho. Nese IV ugize amahirwe yo kugira ikintu hindura muri industry yo mu Rwanda ubona ari nk'iki wahindura? Ikintu nahinduramo ikintu nahindura njyewe ntago navuga ngo nje guhindura ngo ibiki byananiranye ariko njyewe ikintu nasaba abanyamakuru n'abandi bapromota muri rusange gupromotinga umuziki nyarwanda nta kindi kintu bagendeyeho. Niba umuntu afite impano ukagira support umuha nta kindi kintu wowe ugendeyeho ku giti cyawe. None se IV ngagira icyo tubwira ku ndirimbo yawe rero nshyashya utubwire inspiration zaje zite kugira ngo ukore wumve kugiye gukora music ndetse kandi n'icyo washingiyeho kugira ngo ufate indirimbo yawe uyite kuriya and even nyine ho dusobanure tu inspiration zavuye nabikubwiye nyine ni ku rukundo tuba muri societe hari mu rukundo kabisa abantu barakundana ni part of our life. So rero nashatse kwinspira abantu bari mu rukundo. Niwe wayandikiye yose? Nafatanyije n'undi muhanzi tubana muri label witwa Kendo. Ufite label yawe yitwa World Star Entertainment. Ni fresh cyane urumva ufite n'amahirwe kuba watangira umuziki uyigira na label. Abantu benshi bigenda bibagora bagenda baca mu mvune nyinshi zigiye zitandukanye urumva ko we uri umunyamahirwe cyane kuba muri aka kanya ufite label ikumanaging. Ese ni nk'iki wasezeranya management yawe? Ikintu abasezeranya njyewe no gukora cyane. Ni kwa ucyo wasezeranya management yawe? Nasezeranya no gukora cyane kandi tugakorana ibyo twiyemeje gukorana zombi. Ndabona ko impamvu mwaje gutyo ndabona ko umuhanzi ajya akorana na management runaka abona bitangiye gucamo akara leftinze akayigiriye ahandi. Njyewe ikintu abasezeranya no kuzuza inshingano nsabwa nabo bakuze izo basabwa tugakorana kabisa. Kabisa ni fresh cyane kabisa. Byashoboka ko none wadukwita akavasi ku ndirimbo yawe Diana abakunzi ba Class Vibes ndakeka ko ari ahanga tugiye kuba twanaseza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi then babwira ahantu n'abantu bashaka ko bakuvugisha imbuga nkoranyambaga bagusangaho. I go follow you unyijyanire mu isi yawe follow you abavuga ko ndi guta umwanya izo lenge zabo ndazikwama come on bebe ndakubarira uko nakwiyumvira
umutima warawihebeye. Okay, bwira abakunzi bacu rero aho bakura ibihangano byawe. Abakunzi b'iki kiganiro kuri ibihangano byanjye ni ku YouTube channel n'andi ma platforms yose acuruza umuziki hose ni IV Music. Ushaka kwandikira kuri Instagram ni IV Music rwa no ku yandi ma platform yose ama TikTok, Snapchat, Twitter, hose ni IV Music rwa. Urakoze cyane kabisa IV. Urakoze cyane nawe. Turi kumwe na IV muri studio za Good Rich TV. Ikiganiro ni Classic Vibes kibagera buri wa gatanu guhera saa 10 kugera saa 12 muri kumwe nanjye Scream Jesus Stereo Entertainer. Ni byiza byinshi tugenda tubazanira. Reka nsaye kuhanga bw'ibyuma dushyemo indirimbo ya IV harya bayita wowe mushyira indirimbo ya IV bita ngewe nako wowe ni indirimbo ya IV nshyashya kabisa bayinzamure ku buhanga bw'ibyuma. Then abakunzi ba Classic Vibes twongere guhura kwa gatanu guhera saa 10 kugera saa 12 aho mbazanira ibyiza byinshi kabisa. Let's go. Thanks.